bahaye ikaze nshuti bakunzi b'ikiganiro ni Karibu Time. Karibu muri Karibu Time, ikiganiro cyacu mumaze kumenyera ko tubagezaho kikaba ari ikiganiro cyagenewe mwebwe muvuga ururimi rw'ikinyarwanda mukaba muri hirya no hino ku isi. Ni ikiganiro rero icy'uyu munsi kidasanzwe kuko mwari musanzwe mumenyereye ko tubagezaho ingingo zitandukanye zibivugwa hirya no hino. Uyu munsi ikiganiro cyacu twagihariye umuntu udasanzwe. Ikiganiro Karibu Time cy'uyu munsi kiragaruka ku isabukuru y'imyaka yagombye kuba ari 40 umuhanzi nyakwigendera Kizito Mihigo yari kuba amaze. Tubibutse ko yavutse ku itariki ya 25 Nyakanga hari mu mwaka wa 1981. Ku itariki rero ya 25 Nyakanga mu mwaka wa 2021 imyaka 40 niyo uyu muhanzi wishwe yari kuba agize uyu munsi. Turaboneraho rero no gufata mu mugongo umuryango, inshuti n'abandi bose bamumenye. Mbibutse ko uyu muhanzi yagize ibigwi bidasanzwe mu bijyanye n'umuziki, bijyanye n'ibya gikristo, ndetse yahanze n'izindi ndirimbo zibanda cyane ku bijyanye no kunga abanyarwanda nyuma y'ibyabaye mu 1994. Mbibutse kandi ko yagize n'uruhare mu guhimba indirimbo yubahiriza igihugu cy'u Rwanda. Inkuru y'urupfu rwa Kizito Mihigo ni inkuru itaravuzweho rumwe, dore ko leta y'u Rwanda yatangaje ko uyu muhanzi yiyahuye yinigishije amashuka aho yari afungiye. Ibi ntabwo byigeze byemerwa na benshi mu bari bazi uyu muhanzi, bakaba bamuzimo ubukristo butatuma agezaho yiyahura. Abenshi bakemeza ko leta y'u Rwanda yaba yaragize uruhare mu rupfu rw'uyu muhanzi wakundwaga n'imbaga y'abanyarwanda ndetse n'abandi bo mu bihugu bitandukanye. Uretse ibyo, reka tubabwire ko nyuma y'urupfu rwa Kizito Mihigo hasabwe ko hakorwa iperereza ryigenga, ariko leta y'u Rwanda kugeza n'uyu munsi yatereye agati mu ryinyo. Kizito Mihigo wacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, umwanditsi, umuririmbyi ufite impano zitandukanye, yagize uruhare rukomeye. Benshi bakamufata nk'intumwa y'amahoro, abandi bakabona ko ari ikimenyetso gikomeye ku bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda nyuma y'ibyabaye. Muri iki gitaramo twahariye umuhanzi Kizito Mihigo, ntabwo twirengagiza ko hari n'izindi nkuru zabaye, ariko ikiganiro Karibu Time cy'uyu munsi twakimuhariye kuko ni imyaka 40 yari kuba agize yaba akiriho. Reka rero tubonereho kandi nanone kwifatanya n'umuryango wa Madamu Esperance Mukashema wakundaga cyane uyu muhanzi Kizito Mihigo, akaba nawe yitabye Imana. Kwifatanya n'umuryango ndetse n'abamenye Madamu Esperance tubabwira tuti mukomere kandi mukomeze kwihangana. Mu mwanya nyuma y'aka karango turagaruka twinjira mu kiganiro Karibu Time. Umusanzu w'umuhanzi n'uwo kubaka abantu. Umusanzu w'umuhanzi muze wubaka u Rwanda. Mbahaye ikaze mu kiganiro Umusanzu w'umuhanzi. Umusanzu w'umuhanzi ni ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho na Fondation KMP. Bataza kuza kugira ngo nizere ko batabibonye.
fondasiyo KMP ni wa muryango cyangwa rya shyirahamwe nashinze ry'abantu bashaka gukoresha ubuhanzi bwabo, muzika, imbyino, makinamico n'ibindi mu kongera kubaka imibanire myiza y'abanyarwanda nyuma ya jenoside. Uyu munsi nabatumiriye umushakashatsi ku mateka, ku madini no ku muco by'u Rwanda. Si ubwa mbere tugiye kuganira muri iki kiganiro, ubushize twaganiraga n'abanyamadini turi kumwe nawe umfasha gucukumbura imyemerere yabo, hanyuma nza no kongera gutumira tuganira ku gitabo umusogongero ku ijambo ry'Imana y'u Rwanda, gifite umutwe mutoya nkunda cyane two ngo Mana y'u Rwanda ingoma yawe yogere hose. Nibyo nk'uko mwari mumaze kubivuga, ndi umwanditsi w'ibitabo, nkaba ndi n'umushakashatsi. Muri iyi minsi rero nkaba ndi gukora n'ubushakashatsi kugira ngo mbazanire urukingo rwa coronavirus. Niyo mpamvu mwabonye nabazaniye agapfukamunwa nuko nyine nahise nkavanamo, ariko nizere ko mutakabonye. Uretse rero nyine ubushakashatsi kuri coronavirus, nk'uko mwari mumaze kubivuga, nkaba nyine ndi umwanditsi w'ibitabo. Hano hari igitabo cyiza nabandikiye muri no minsi cyitwa World War II Heroes. World War II Heroes. Kikaba ari igitabo mu Kinyarwanda tugenekereje kivuga ngo Mana y'u Rwanda ingoma yawe yogere hose. Ndumva ari gutyo nababwira. Nari nibagiye kwivuga izina, nitwa Bombori. Igihugu cyacu nticyari kimenyerewe kumva Imana y'u Rwanda. Abenshi dusigaye tuzi Imana Yezu Kristo, ni ukuvuga idini twavomye muri Israel. Iki gitabo amajorite y'abanyarwanda ko abenshi ari abakristo bacyakiriye bate? Urakoze cyane kuri icyo kibazo cyawe cyiza cyuje ubwenge bwinshi. Iki gitabo cyanjye rero Mana y'u Rwanda ingoma yawe yogere hose, iki gitabo abanyarwanda bacyakiriye neza cyane. Kikaba ari igitabo cyamvunnye, ni igitabo cyamvunnye kuko nacyandikishije intoki. Hari n'igihe yewe byangoye biba ngombwa ko nyandikisha amano. Urumva ko ni igitabo cyangoye cyane, ubanza n'iki cyatumye abanyarwanda bagikunda cyane. Rero nkaba nongeye kugushimira Mutagatifu Kizito, murambabarira nkunda kuvugishwa cyane, ko mwanumiye muri iki kiganiro cyanyu kugira ngo mbwire abanyarwanda amateka y'iki gitabo. Iki gitabo kigaruka ku mateka y'u Rwanda, kandi rero nubwo mwavuze ngo mukunda umutwe w'igitabo cyanjye, muzibuke mujye mukunda n'igituza cy'igitabo cyanjye nacyo. Buriya kirimo ibintu byiza kandi byinshi. nagira ngo abatwumva wenda bataza kugira ngo twazanye revolution, twaje kubwira abantu ngo nibareke ubukristo bajye mu idini gakondo. Oya, nuko muri fondasiyo yacu, mu mahame yacu, nuko twemera ko imyemerere idahuye cyangwa ibitekerezo bidahuye bibasha byose kuvuga, bibasha kujya ahagaragara, abatwumva bakihitiramo. Ni ubwigenge hano muri fondasiyo dushyira imbere. Nta muntu ugira le monopole de la vérité nk'uko umuntu yabivuga mu Gifaransa. Ariko rero nawe ntugapfe kuvuga revolution, abanyarwanda barahamutse. Uvuga revolution bakumva yayindi muri 59. Ubu ngubu ukurikirana iki kiganiro ushobora kujya kubona ukabona wose kanze ko yo kuvuza revolution. Mu muco nyarwanda twese tuzi ko iyo umuntu umukobwa yatwaraga inda bamutaga mu ruzi, ko bavugaga ko ngo bibuze imvura kugwa muri ako gasozi. Ubwo si ubugome? Ubugome bwahe? Ahubwo niba n'abahungu babyaye ibinyendaro babataga mu ruzi. Iryo si ihohotera ry'ikiremwa muntu. Kuki utuma umuntu mu ruzi kuko yabyaye utamo babiri nako utamo n'uwo twite. Ubukristo bwaraje bwigisha ubutagoma, bwigisha tolerance. Uravuga ko ubukristo bwigishije tolerance? Wa wundi wo kwa Karimo. None se mu muco nyarwanda wo ntabwo watwigishije byinshi. Oya, aho reka twikomereze by'ubukristo byawe. Gusa ujye ubyitonde kuko bashobora kuzabukuziza. Erega ushatse wabyemera, hari byinshi biri muri iki gitabo. Uzagisome uzavanamo ibintu byinshi. Je ne sais pas, j'aime que abantu bavuga ibitekerezo bitandukanye. Ariko noneho reka tugaruka. Icyo ngira ngo noneho tujyeho ni ibintu by'ukuntu ugereranya Yezu yari afite les 12 apôtres, intumwa 12, ukavuga ko Ruganzu nawe yari afite imbwa 12. Izo mbwa zari zimaze iki? Icyo ni ikibazo cyiza cyane ubajije.
rwose ku mbwa rero 12 za Ruganzu zari zimufitiye akamaro gakomeye cyane kubera ko izi mbwa zajyanaga na Ruganzu hariho hose yaba agiye gutereta yaba agiye mu nama n'abasirikare b'ibisumizi yaba avuye muri quartier agiye mu yindi zo mbwa yabaga ari kumwe nazo yaba agiye guhaha Nyabugogo yaba se ari gukina nka tennis hariya za Nyarutarama aho hose izo mbwa za Ruganzu kwa 12 zabaga ziri kumwe nawe yewe niyo yabaga ari gutera akabariro ni nk'abagarde presidentielle ubivuze neza ni nk'abagarde presidentielle mbese aba escort nk'aba baduteye tubone barinda wagiti mujisho bon icyo ushaka kuvuga ni uko ariko kucyo ukunda gutsimbura ku Kristo uzi ko bazakuziza ubukristo bwawe sinzi niba ushaka kuvuga ko natesheje agaciro intumwa 12 za Yesu nzigereranya n'imbwa 12 za Ruganzu kuko izanga 12 za Ruganzu ntabwo zigeze zimutererana none sibyo uvuga sibyo imbwa zirangwa za Ruganzu zifite akamaro kurusha abigishwa 12 ba Yesu rwose ariko ba muzima niyo ubaza Kizito ni ibiki koko ngo guki buriya ibintu wabazaga Kizito wari ubikuye he koko biva mu mutwe byose ese ko yambazaga ibibazo kuri kiriya gitabo nanditse igitabo ntabwo kibonye se kitwa mu Kinyarwanda kitwa Imana y'u Rwanda ingoma yawe yogere hose noneho nabitaraduza mu Cyongereza ni world water usumva bidahura ni wari Icyongereza n'iki none se bikije cyane n'ibiriya by'imbwa 12 imbwa 12 za Ruganzu nabikuje mute n'abantu ba Yesu abigishwa 12 ntuzizaga ubyumva 12 ba Yesu abigishwa nyine urabona Ruganzu yari umwami w'u Rwanda noneho akagira imbwa 12 nizo zamurinda kandi zamuherekezaga ahantu hose Ruganzu agiye ntabwo ugeze umva ahantu hitwa ku kirenge cya Ruganzu mu Rwanda narahumvije rero ngo n'ukuntu ngo zanamuherekezaga mu bintu byose no mu gutera akabariro wanza zabaga so noneho rero birahura muri kiriya gitabo cyanjye Mana y'u Rwanda ingoma yawe yogere hose birahura nyine n'ababigishwa 12 ba Petero ba Bartolomayo babigishwa 12 ba Yesu none se nyamara kiriya gitabo nibyo nasobanuriye Kizito ndumva nta makabya nkuru arimo ukaba ari we wagihimbye se kugihimba no kucyandika urabyumva cyandika byose biragira hanyuma se biriya wabwiraga Kizito ko bazamwica nakomeza imitekerereze ye ngo bazamunigisha ishuka ko nabona agatekereza neza wowe nukuragura aho kiriya gitwenge cyo barakibonye gushaka ubona erega buriya abantu nkuriya hari ibintu nakubwira buriya mu buhanzi habamo no kuragura mubwiye se nose n'ibyabaye nyine ntabwo bamurigishije amashuka reba ukuntu binababaje ahubwo ndibutse uzi ko hari ibaruwa yandikiye muri Nubisa ahubwo nibyo ntabwo ari igihe yandikiye yayinyujijeho dore ugomba kuyohereza he yanditseho ngo Urugwiro ofisi P.O. Box 1994 Kacyiru Urugwiro i Kigali yes ifungure turebe ifungure twumve kandi uruje uzakoresha mfungure barajya mu Rugwiro turashyiraho utuyenzi urayifunga ushyiraho utuyenzi nta kibazo uruje ibaruwa yayifungishije dore yashyizeho na sparadara buhoro buhoro abantu bo mu Rugwiro dore ko abantu uri kuyica ese byo uyica ifungure
uzagura indi hanyuma ushyiraho imiyenzi tuyohereze mu rugwiro umukono se azakuye urayifatamuye yisome rwose ariko ufite umukoro mwiza uzi umukoro byari byiza disi umukono mwiza disi yanditse ngo re tariki 25 Nyakanga urabyumva ndabyumva hanyuma abo yandikiye yanditse rero abisomara rega amaso yagiye gatagiye gupfa nayo ngo ku nshuti zanjye nkunda kandi nzakomeza gukunda nubwo mwanigishije amashuka ariko ngo agere inzika bamwigishije amashuka none akanababwira ngo urabakunda ahubwo agira umutima mwiza agakomeza no kubakunda baramunigishije amashuka gukunda abantu baguhemukiye gutyo uruje ibara ku intego ubwoba ngo mbandikiye iyi baruwa nongera kubifuriza ubumwe n'urukundo nk'uko nyagasani Yezu akomeza kubibasaba reka twumve aho yanditse ari ngo nibyo iyi baruwa nyibandikiye mu gihe uyu munsi ariko yanditse nkaha yanditse tariki okay ngo tariki 25 Nyakanga nujuje imyaka 40 nibereye mu ijuru wabyumvise uzongera kumbaza hano Kizito mu ijuru mutagatifu Kizito ibaruwa nagiye kubona ngo ningezeho nta nubwo nariza hivuye kumbi yibera mu ijuru komeza avuga ngo ndababwiza ukuri ko nasanze hano ari heza cyane kurutaho mu rugwiro harangwa n'igitugu urugwiro wawe urwango agasuzuguro ivangura kuburirwa irengero ibintu bimuhungura ngo ingengabitekerezo ndetse n'ibindi biri mu bwicanyi uko ni ukuri ariko ubu si baruwa tuzayitanga cyangwa tuyibure ibintu tuzayigeraho usome ubundi tuyifunge tuyibohereze ndumva ari nziza cyane njye ntangiye kugira ubwoba bw'ibintu byose birimo ni amapaje ubu mfite ubwoba bw'iki se sibyo uri kwamuranze ngo hano narahageze nsanga hari abantu benshi tuziranye barimo mutagatifu Sendashonga ari mu ijuru mutagatifu Karegeya wawe ndi muri Afurika y'Epfo ngo niwe ushinzwe umutekano hano ahora ariko rero ibaruwa ninde umva uruje wasomye basise igiti tazazimura ibindi ahandi soma kandi nje ndumva mfite amatsiko ariko amatsiko yawe yereke ibaruwa izankura ibaruwa yo mu rugwiro imeze gutya umva ahangaha rero uko yasoje rero avuga ibindi muzabyisomera kuri bomboribombo ngo munsuhurize cyane mucuti wanjye Bamporiki Edouard yari inshuti yikomeye namenye ko asigaye atunze miliyari amakuru aragenda ku buryo Kizito yise menya ko Bamporiki afite miliyari yose njye ntekereza ko mu ijuru babona byose birashoboka ko ntaragerayo arakomeza avuga ngo musuhurize kandi mucuti wanjye Inesi Mpambara nibyo Inesi Mpambara Bernardo Makuza Dani Munyuza n'abandi bakora mu rugwi ntiwabyandikiye mu mukono mwiza dore ngibi hano ngibi rose umunsi mwiza kandi mukomeze kwirinda
COVID-18 oya Kizito ntabwo ari COVID-18 ni COVID-19 kanyereye akareka tukihorere ngo kuko hano hamaze kuzura abantu benshi imyanya yabaye mikeya murakoze uwanyu Kizito Mihigo ni igitangaza kuri uno munsi kandi twizihiza isabukuru y'imyaka 40 kugira imyaka 40 ni igitangaza ahubwo uruje uzi n'ibindi naye ngiye kuzabacika nigire mu ijuru uya buretse uyibona kandi ubona ariho haramo urabona imyanya yabaye mikeya kubera abantu benshi bari kugenda kubera corona igerageza ahubwo urindiriye gato wenda imyanya izaboneke abantu nibamara kubashakira amazu yo nubwo ari heza ubundi nawe uzagenda kuko bose siho tugana baravuga ngo ni wabo watweze uruje ahantu heza Kizito yagiye ntagaruke Magufuli akagenda ntagaruke inyumba Ruizi akagenda ntagaruke bakarigena basendashonga ubwo urumva abantu kuntu ari heza warangiza ukambwira ngo nimbe nihanganye uko nawe uzi gushukana ahubwo iyi baruwa njye kugura envelope nyohereze mu rugwiro daho mukanya dukomeje kubashimira inshuti za Karibu Time uyu munsi turi muri special Kizito Mihigo aho tuzirikana ko uyu munsi ku itariki ya 25 Nyakanga 2021 yari kuba agize imyaka 40 yaticwa. Muri iki kiganiro rero dufite n'umutumirwa Marie Aimée turishimiye kukwakira muri Karibu Time n'ubwa mbere uhageze turagushimiye cyane kuba witabiriye iki kiganiro kuri Kizito Mihigo. Aime wakoze cyane kuza muri Karibu Time ukunda gukurikirana Karibu Time ku busanzwe nsuje abadukurikiye n'abazadukurikira kuri iyi Karibu Time ndetse n'abasanzwe bayikurikira n'abatarayikurikira ndabasaba kujya muyikurikira kuko ni karibu nyine ni karibu ku bijyanye rero na Karibu Time nanjye ndi umukunzi wayo ndayikunda cyane kubera ko ibaho ibiriho buri gihe amakuru mashya kandi y'ingenzi dukeneye ndanabashimira namwe kuba mwanyakiriye murakoze urakoze cyane urujeni rero ngira ngo uyu munsi none nta rungu birumvikana turavuga ku muntu watuvuyemo ariko ngiye nkanavuga ko ari n'umwanya wo guserebura kuko Kizito Mihigo yabaye umugabo udasanzwe ni umugabo wasize ubutumwa kandi ni umugabo waje kuri ino si ayivamo kuko akoze ibyo yagombaga gukora ngira ngo ni n'umwanya wo kuvuga tuti rwose isabukuru nziza Kizito Mihigo wowe si kubona Mwe nibyo isabukuru nziza Kizito Mihigo ahari mu ijuru ahari mu mitima yacu ahari hose muri message gusa nibyo reka ahubwo murebere aka karahure aho ari mu ijuru kugenda hamya ko ari mu ijuru aka karahure rwose Kizito Mihigo n'abamukunze n'abamumenye n'abaririmbanye n'ababanye nawe mu buzima joyeux anniversaire Kizito Mihigo kwese turyoherwe joyeux anniversaire Kizito Mihigo kararyoshye Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. karengetse twizere ko rero nawe aho ari ngira ngo urabona ko ngewe nakoresheje ifoto ye isanzwe aho mba mu nzu wanjye mfite ifoto nini ya Kizito Mihigo mu byo nkora byinshi iyo nkebutse aho ndi hose mbashobora kureba Kizito Mihigo bikampumuriza umutima sinzi Marie Aimée we hari ikijye kimukwibutsa cyane
Kizito Mihigo mwibukira ku bintu byinshi kubera ko nagize n'amahirwe yo kumumenya amaso ku maso, kuganira nawe marerezuma bitari kenshi cyane amaso ku maso kubera ko nahise mvayo nyine, ariko bike twaganiriye n'umuntu ntabwo ushobora kumwibagirwa mfite ibyo wakora kugira ngo umuntu arasaze we yasigaramo kameme. Nanjye rero nkawe nakoresheje ifoto y'igitabo cye, kava y'igitabo cye kubera ko igitabo cye nkibona nka continuité, donc nkibona nk'uruhererekane cyangwa ikomeza ryo kubaho muri twe, cyane cyane ikomeza ryo kubaho k'ubutumwa bwe n'amateka ye. Ntago abamwishe vraiment ntekereza ko ni ikimwaro gikomeye aho bari bigaye bongere banamware kubera ko iki gitabo cyarenze imbibi wenda watari kuzashobora kuzarenga. Wenda ntizingiye mu magambo naba mvuze gutyo, wenda niba atari kuzakandagira muri Australia igitabo cyakandagiyeyo, niba atari kuzakandagira sinzi muri Port Nord igitabo cyakandagiyeyo, kandi gikandagira nayo wenda niyo yahajya ibyo atari gushobora kurondora byose. Iguruka iririmba umudahemuka, iguruka ibyina kubaho no kubana, intero yayo nimwe niy'umutagoma, iyo numa niyo nziza niyo twe twimitse. Wanuma we ngwino, wanuma we ngwino, ngwino twibanire, wanuma we ngwino mu kirere cy'u Rwanda, wanuma we ngwino duhamye ukwemera, wanuma we ngwino uduherekeze. ahubwo Rubensi watugira icyo utubwiraho kuri Kizito Mihigo gatoya? Nibyo urakoze urujeni. Kizito Mihigo nayo mazina ye ahubwo byarantangaje. Wari uzi ko Kizito Mihigo mu gihe abanyarwanda dusanzwe tuzi ko umuntu agira izina ry'Ikristo kumva ngo yitwa Jean Pierre, yitwa Yohana, yitwa Francis, ko Kizito Mihigo nta zina ry'Ikristo agira kandi yari umukristo karundi we. Uyu muhungu rero turi kwibuka uyu munsi yavutse mu mwaka w'1981 ku itariki nk'ingi, hari ku itariki ya 25 Nyakanga, avukira mu cyahoze icyo gihe cyari perefegitura ya Gikongoro, ubu ngubu ni mu ntara y'Amajyepfo. Akaba rero ari umwana wa gatatu mu bana batandatu yavukanaga nabo. Akaba ari umuhungu wa Augustin Buguzi ndetse na Placidia Iribagiza. Abo ngabo nibo bamubyaye, gusa tukaba twababwira ko papa we atakiriho kuko yazize jenoside yakorewe abatutsi, gusa mama we aracyariho. Uyu muhungu rero Kizito Mihigo turi kwizihiza ku myaka 40, yagize ibihe bidasanzwe kuko yagaragaje cyane impano yo kuririmba ndetse no gucuranga. Byatangiye akiri muto kuko yize mu seminari hariya i Butare ka Rubanda. Nyuma ya jenoside yabaye mu 1994 akaba yaraburiyemo abantu benshi bo mu muryango we. Kizito Mihigo yamenyekanye bwa mbere na mbere niko nabivuga mu mwaka wa 2001. Icyo gihe yagize uruhare rukomeye mu gushyira ahagaragara indirimbo yubahiriza igihugu. Mukaba mubyibuka ko icyo gihe leta y'u Rwanda yari imaze gushyiraho gahunda yo guhindura ibirango byarangaga leta ya mbere ya 1994 bashyiraho ibindi birango bishyashya. Uyu muhungu rero ukiri muto ya muri ya myaka, urumva ko yahageze ku myaka 20, nibwo yagize uruhare mu kunonosora no kuryoshya iriya ndirimbo dukunda kumva yubahiriza igihugu cy'u Rwanda. Yakomeje rero kugira uruhare mu ndirimbo zitandukanye za Kiliziya Gatolika nk'umukristo, aza kuza no kujya kwiga mu bihugu byo hanze mu gihugu cy'Ububiligi. Gusa mu mwaka wa 2011 yaje kuza gusubira mu Rwanda, ahakorera umuziki we noneho ku buryo busesuye, aho n'abantu barushijeho kumumenya. Je nibuka ko namumenye icyo gihe nakoraga, yenda ndaza kuza kubigarukaho mu kiganiro, nakoraga kuri radio, ariko mu ndirimbo ye ya mbere yasohoye avuga ngo twanze gutoberwa amateka. Iyi ndirimbo ni imwe mu ndirimbo yamushyize ku Karubanda aramenyekana, dore ko nta wari uzi ko yagize uruhare muri ya ndirimbo
yo kubahiriza igihugu. Yenda nihuse rero nk'uko wabimbwiye Urujeni gukora umuziki we byagiye bituma amenyekana cyane, gusa yaje kuza gufungwa kubera indirimbo yagiye ashyira ahagaragara. Murabizi indirimbo Igisobanuro cy'urupfu ni imwe mu ndirimbo twavuga ko yabaye imbarutso yo kugira ngo uyu muhungu atuvemo. Hari mu mwaka wa 2014 rero nibwo yaje kuza gufungwa na leta y'u Rwanda imushinja ko ngo yaba afite ibyaha ishaka gukora, harimo ngo no gushaka gukuraho president, uretse ko atari ko mbibona. Yaje rero kuza gufungurwa nyuma yaho maze imyaka itari mike muri gereza. Nyuma yo gufungurwa kitwa imbabazi yasabye igihe gito yamaze hanze, yaba ngo yarashatse noneho kuva mu gihugu, aribwo yaje gufatwa arafungwa. Leta y'u Rwanda ivuga ko ngo yaba yariyahuriye muri gereza, uretse ko aya makuru yo ntabwo ariyo. Abantu batekereza ko Kizito yaba yariyahuye ntabwo navuga ko ari byo. Urujeni mu magambo make, uyu niwe Kizito turi kwizihiza uyu munsi. Ibyo turi buze kumuvugaho ni byinshi, ariko ndumva ari aho ngaho nabangereje, kuko ku itariki bivuga ko ari ya 14 z'ukwezi kwa kabiri nibwo twamenye inkuru mbi yuko yatuvuyemo. Ni wongo Kizito kumuvuga kenshi bikunda kungora, ndumva ari aho ngaho mbere yo kwenda dukomeza mu kiganiro. Urakoze. Wabishoboye rwose. Kizito uko twamumenye ko ubuzima bwe bwarangiye n'akarengane yahuye nako, njye ntabwo numva kugeza no kuri uno munota ukuntu indirimbo yatuma ufungwa. Iriya ndirimbo n'iki cyari kirimo kibi. Muracyakurikirana rero ikiganiro ni Karibu Time, ni ikiganiro kidasanzwe kigaruka ku muhanzi Kizito Mihigo, tukaba tunizihiza isabukuru y'imyaka 40 yari kuba maze yabakiriho. Gusa jye bahari igihe genjya ntekereza nkabona ko Kizito Mihigo ashobora kuba kiriho kandi aracyanariho, kuko uyu munsi yabaye atari ntabwo twari kuba ducelebra iyi myaka. Reka rero twinjire mu gice cyo kurebera hamwe, kuko twese ni inkuru yadutunguye. Uruje nagira ngo utubwire mu gitondo cy'itariki ya 17 hari mu kwezi kwa kabiri muri ya mwaka wa 2020, utubwire ukuntu byakugendekeye wumvise ngo Kizito Mihigo yiyahuye. Okay, uretse kwiyahura kwa ko mbizi neza ko atiyahuye, uburaza kutubwira uko nawe wabigenje. Njyewe mpereye nshatse kubivugaho, nahereye kuwa gatandatu hari ku itariki ya 10 kuwa gatanu hari ku itariki ya 14 nibwo nabonye kuri WhatsApp ngo yafashwe, ngo ari kugerageza gutoroka igihugu. Nabibonye kuri groupe y'abantu b'inshuti duhuriyeho. Noneho bahita batangira nyine discussion, ntangira ikibazo mpita nibaza buri gihe iyo ibyo bintu nk'ibyo bivuzwe, ndavuga ariko se umuntu ntafite uburenganzira bwo gusohoka mu gihugu akajya mu kindi, niba ashaka kujya niba yumva ahari atamerewe neza, kuki babyita guhunga? Abandi twari turi kumwe hari abatameranyaga nanjye bakavuga ngo ngura muntu ngo n'ibintu guverinoma yamukoreye byose ngo agakomeza yitwara gutyo, ngo agerageza ngo guhunga, ngo no kutumvira ngo amabwiriza y'igihugu. Turatangara ariko bivamo discussion. Njyewe numva agahinda karanyishe. Kuwa mbere mu gitondo hari nyine ku itariki ya 17 nkangutse mpita mbona amafoto, mpita mbona message. Ikintu cya mbere nabonye yari amafoto y'umuntu usa n'uwakubiswe wabaye torture. Noneho message zikurikiraho zikavuga ngo yiyahuje ishuka. Nkabya mbase uyu muntu niwe? Nibyo koko? Ntabwo nabyemeye. Yego. Nibyo koko yarapfuye? Nkumva nta kubyakira bamwishe. Ntabwo byumvikana. Umuntu wari muzima kuwa gatatu. Wahise utekereza se ko baba bamwishe cyangwa wahise wumva ko bishoboka ko pare hazari ya? Nahise ntekereza direct ko bamwishe. Yego. Kwiyahura ntabwo wigeze ubibona hafi. Ntibinashoboka. Nta kuri jewe umukristo, ugenda umukristo usanzwe. Noneho umukristo ukomeye, nakeka ko bashaka kubera nakurusha ko umukristo. Nyine nibyo nshaka kukubwira. Umukristo wari ufite impano yagaragaye kuva afite imyaka 14.
impano yo kuririmba indirimbo nka ziriya zifasha abakristu abo ari bo bose bo hirya no hino ku isi. Yari afite imana muri we ikomeye cyane, njyewe indenze kuri jyewe. Njye sinshobora gukonsidera kwiyahura, nawe ntago bishoboka ko ashobora kuba yariyahuye. Njye ibyo ntibinashoboka, nahise mbihakana babivugaga bose, ndababwira ntabwo bishoboka. Ntashobora kwiyahura kubera ko yari umukristu, icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri, yamaze imyaka 4 mu buroko. Ibyo twasomye nyuma byatweretse ko no mu buroko aho yabaga yafashaga abantu, ntabwo yigeze acika intege ngo afungwe ngo ahita acika intege avuga ati ubuzima ngiye kubwiyambura. Oya, baramwishe. Ubwo rero hanyuma ku cyo bavugaga se ko yari agiye guhunga, byo wabonaga ko ari ibintu koko bishoboka? Kuko yenda ntabwo waganira nawe, ariko wabonaga ko bishoboka? Kuri jyewe numvaga bishoboka ko ashobora guhunga. Mfite inshuti nyinshi zagiye zifungwa zizira akarengane nk'ako yazize. Kuri jyewe ni normal ko nanjye mfunzwe nkasohokamo, ikintu naba nifuza ni ukujya mu gihugu kimpa amahoro. Marie-Aimée, wowe ngaho nawe ugerageza kudushushanyiriza umunsi wumviye iriya nkuru mbi. Apepere nka urujeni, usibye ko ngira n'ikintu kimeze nk'impano. Iyo umuntu nzi ari bupfe, mbabwije ukuri mbyiyumva. Ndi muto, hari igihe narotaga bene za nzozi zo mu Rwanda, bene za nzozi abanyarwanda bavuga ngo zijyanye n'urupfu, koko hagapfa umuntu. Ariko ku bya Kizito we niba mbyumva neza, ku bya Kizito we nta kintu narose, nta na kimwe. Harashize iminsi mikeya turi gukominika par raporo y'umwana nifuzaga ko yafasha kwigisha umuziki, umwana w'imfubyi. Yarambwiye ati nta kibazo, mbese ibintu biri mu muhanda mwiza, tubivuge gutyo. Rero nyuma nanjye nabonye inkuru nka Eugenie, umuntu anyoheje message ngo umushuti wawe bamufashe ngatoroka. Mbabwije ukuri, umutima warandiye, mpita mubwira nturabizi uriya muhungu baramwica. Arambwira ati ariko ati nawe ntugakabye, ati bushize se ko bamufashe bakamufunga, ati kumwica byari bibananiye kumwica. Ndamubwira nti baramwica uriya muhungu, tubitega amaso. Koko nibwo muri ya minsi yakurikiyeho nanjye nabonye message nanone wa muntu la même personne ngo yewe ngo numenya ko bari bunyice nanjye ngo uzambwire ngo Kizito bamwishe, ngo Kizito ngo nawe yarambwiye ati bamwishe, atariko barimo kuvuga ko yiyahuye. Nibwo natangiye gusirifa kuri internet anshaka amakuru, koko mbona iyo teori yo kwiyahura, ngo yo kwiyahurira muri brigade ya Remera, ngo yiyahuje amashuka. Reka mbabwire, buryo ukoze ikinyoma wagerageza gukora ikinyoma gisukuye, kinyweka, kimirika. Kizito Mihigo ukuntu yareshyaga na brigade ya Remera, ukuntu yubatse, ahari idirishya, hari mwene y'amadirishya twari tumenyereye yo mu Rwanda yabaga ahereye nk'ahagana hagati ku nzu, ari hasi rwose, atari hasi, mbere ntiyari hasi cyane, yabaga ari nk'ahagana hagati y'umuryango, ariko nanone atageze hejuru cyane. Bivuze ko ukuntu yareshyaga kwiyahuza ishuka, ibyo bita ngo suicide par pendaison mu Gifaransa, bisaba ko udafite appui ahantu aho ariho hose. Iyo yizirika ishuka muri iryo dirishya, ibirenge byari gukora hasi, amaboko yari kuba ashobora gufata muri grillage. Donc pratiquement igihe umugozi uri kumufata, ikintu kiri simple yari gukora avec la douleur ni ukira juste amaboko muri grillage akiyapuya, cyangwa se akiyapuya ku ntuze y'idirishya, cyangwa hano suresi k'amaguru ku rukuta ntabagipfuye. Ariko Marie-Aimée, ntabwo ari ukuguca mu ijambo, reka tunimagine tuvuge ko byabaye ko yiyahuye, sibyo? Ubundi iyo dufashe scenario yuko habaye incident nk'iyo ngiyo, en plus muri gereza, no kuvuga ngo abantu bashinzwe kurinda gereza, niba uje ugasanga nta n'ikitubwira ko Kizito yarafunze wenyine, reka twemeze ko yarafungiye ahantu he wenyine, ni gute inzego zishinzwe umutekano mu Rwanda zirinda ayo magereza cyangwa se ayo maprizo batabonye uburyo bwo kudemontra, bafata amafoto, bashobora gufata ibintu byinshi, ibimenyetso ukabikusanya ku buryo ushobora kuvuga uti dore duhereye ku kimenyetso A kugera ku kimenyetso runaka, dore umuntu yiyahuye, byibuze ngo unabibeshya abantu bigaragaza. Nta perereza nta n'ikintu kimwe kigeze kigaragazwa ko
uyu mugabo yigeze yiyahura. Wakomereza aho ngaho kuko nguciye mu ijambo kuko hari ibintu abantu badushushanya batubeshya. Komeza iyo mbyumvise. Urakoze nyine ugaragaje amafoto byahita bigaragaza ko biri pratiquement impossible en fait. Uburyo basobanuyemo yahuye mu kugaragaza amafoto ni ukwishyira hanze kurushaho amafoto y'aho hantu. Bo après niyo haba hari indi nzu wenda bashyize iruhande, ntago kwiyahura nishuka mu idirishya ni ibintu kerekaho ntibishoboka mfite, kubera ko tuzi neza ko mabrigade nta bindi bikoresho bindi biba birimo. Kwiyahura wimanitse bisaba ko ufite akantu wenda agatebe akameza uri buhirike ukanagana hagati na hagati ku buryo nta pura ufite ku ruhande cyangwa ku ruhande. Donc barabikoze gutyo, ariko nge banyihanganira gato, ntekereza ko impamvu babikoze kwari kugira ngo bamwambure ikintu kimwe yari afite yarakomeyeho cy'ubukristo, bwa buryo bwo kumusiga icyasha cya nyuma. Nanone nongere mbabwire bigaye bagire n'isoni kuko ntibyafashe, ahubwo nibo byagaragaje ubugome n'ubunararibonye buke cyangwa agasuzuguro par rapport n'abo boherezagaho iyo message yo kuvuga ngo yiyahuye, kuko ntabwo bari biteguye ko dushobora kugira analyse ziri un peu approfondie. Rero ntekereza ko kumusiga icyasha cyo kwiyahura byari uburyo bwo kumwambura ikintu cya nyuma yarakomeyeho ari bwo bukristo. Igihugu cyari cyaramuhaye cy'imbese iyo byose bavuga njyewe iyo byose bazatubwira yari mu y'igihugu ibintu nk'ibyo yaririmbye indirimbo y'igihugu. Ndagira ngo babwire mbabarira gato bazasome igitabo cye ntibagikunda batagikunda. Injustice ya mbere yamubayeho mu ihimba ry'iriya ndirimbo, donc habayeho partie ya mbere yo guhimba. Ariko ntabwo rero wahimbira indirimbo ngira ngo oya no indirimbo batanze itangazo rya competition. Aba mu bantu bakoze iyo competition yari irimo ibice bibiri. Igice cya mbere cyo gutanga texte, donc amagambo ayigize cyegukanywe n'abafungwa bo kuri gereza ya Karubanda, n'igice cya kabiri cyo gukora melody, donc amajwi umuziki twitaga solfège twiga. Rero yahembewe igice cya kabiri cya melody, ariko mu gitabo cye bisobanura neza ko bamukize ku mwanya wa gatatu. Babiri ba mbere bafashe ngira ngo abasirikare bari bakopoje melody cyangwa uruhererekane rw'amajwi rutari rwujuje les critères de compétition. Donc ni ukuvuga ngo aho naho baramunyanganyije bamugira uwa gatatu, kandi abo bagize aba mbere batari bubahirije ibisabwa bya muri competition. Wumva aho hambere nabwo nubwo twahamumenye nyuma kuko batabitangaje cyane uruhare rwe, ariko noneho twanamenye ko nako ari akarengane ka mbere yagiriwe ko yanyanganyije. Rero abantu bavuga ngo ibyo leta yamuhaye nta kintu yamwambuye, ahubwo nzi ibyo yamwambuye. Ntabwo nzi ibyo yamuhaye, nzi ibyo yamwambuye. Nzi ko yamugize uwa gatatu kandi yari yabaye wa mbere muri iyo composition ya mbere. Njye nakunganira mvuga ko rwose impano ye niyo yari yaramuhaye yaranamugejeje aho yari yagize. Impano, ubwenge n'ubutwari yari afite bwo kumenya kubana n'abantu, gutinyuka akajya gushakisha. Igihugu nta kintu na kimwe cyamuhaye ibyo ngibyo. Cyamuhaye buruse yagombaga kuba kondisiyoni. Cyamuhaye buruse, ariko buruse nayo ntabwo Abanyarwanda bose barayibona iyo bafite ubwenge n'impano. Ari icyo mvuga nuko buruse ngira ngo bari bayimuhaye kugira ngo ubutaha azayikoresha ibyo bo bashaka. Yo yari kado ampoisonné, bavuga ko ari ibyo bamuhaye. Kado ampoisonné ari urukundo bashakaga umuririmbyi wabo wa FPR no kugenda akwirakwiza propaganda zabo. C'est kado ampoisonné kandi yaranabyanze. Oui, c'est un cadeau empoisonné. Bavuga ngo rero bamuhaye bamwambuye, bamugize uwa gatatu yagomba kuwa mbere, bamuhiyo cadeau empoisonné mu izina rya buruse. Barangije bamufunga bamurenganya, barangije baramutorukira nk'uko yabivuze, barangije aho bamuhereye sibamamaza urabyibuka, aho bamuhereye ibyirwa liberation bamufungiriwe. Barangije ibyo twavugaga byo ngo yashatse gutoroka, ngo nta nubwo mu itegeko harimo icyaha cyitwa ngo gushaka gutoroka, mu mategeko dufite ntikirimo. Donc ubundi ntabwo ushobora gushinja umuntu ngo yashatse gutoroka kuko icyo cyaha ntabwo kiba mu mategeko.
ntabwo kirimo muri code penal ntabwo kirimo donc wenda tuvuge ko bagufunguye bakakubwira ngo ntuzarenga ngo ariko ntashobora gushinja ngo washatse gutoroka. Umuntu wese afite uburenganzira bwo guhunga, wahunga intambara, wahunga inzara, wahunga reka umugabo ugukubita. Si no guhunga, reka tunabyite kwimuka. Nshobora kwimuka nkava mu Bufaransa nkaza kuba muri Amerika. Kandi yari akiri ku butaka bw'u Rwanda. So nabyo ubwabyo mu juridicoma parla ni ibintu kino tienne parado. Rero bamwambura ibyo byose, finaloma bamwambura ubuzima, bamaze no kumwambura ubuzima bamusiga icyasha cyo kwiyahura, bamwambura bashaka kumwambura icyo yarakomeyeho cyane cy'ubukristo, bashaka kumwambura ishyingurwa rya gikristo, kuko ubundi muri Eglise Catholique ntabwo bashyingura gikristo umuntu wiyahuye. Cyo koza aho ngaho Jean Profite nubwo hari imyitware myinshi wenda tubaza kugeraho ya Eglise Catholique itanshimishije mu birana n'urupfu rwa Kizito, ariko nibura aho ngaho ho yafunze umwuka imikorera misa ndayishimira. Rubens, nawe watubwira uko wabyakiriye, uko wabayeho uwo munsi? Jewe ku giti cyanjye ntabwo nagize amahirwe yo kumenyana cyane na Kizito, ariko twarabonanye tubonana umwanya mutoya. Urumva jye nakoraga kuri radio mu Rwanda, nakinaga indirimbo z'abahanzi batandukanye, n'abajyaga baza kugira ngo promoting indirimbo zabo. Gusa Kizito ntabwo ari umuhanzi ukeneye kugira ngo tumukure promotion y'indirimbo. Twabishaka tutabishaka indirimbo zikora zikoresha kuri radio. Noneho rero nk'indirimbo ya mbere yaririmbye Twanze Gutoberwa Amateka, n'indirimbo nibuka ko ariyo gihe natangiye kumumenyeraho, nta nubwo nari nzi ko yagize uruhare muri ya ndirimbo yubahiriza igihugu. Iriya ndirimbo gihe ubwanjye narayumvise ndavuga ni indirimbo ntabwo ibaho, kuko ndabyibuka ko akenshi kumvaga indirimbo ugasanga ni indirimbo nyine zivuga ko habayeho jenoside yakorewe Abatutsi, ariko ukabona kuko mu by'ukuri ntabwo abantu bashaka kwiyumvamo ko ibyabaye mu Rwanda kuko ari ibintu bibabaje kuri twese. Noneho igisobanuro cy'urupfu nyumvise navuze uyu muntu ko numva indirimbo ze zifite ubuhamya bwiza nuko so mumenya gutyo. Hanyuma mbere y'uko mpunga muri 2013 ndabyibuka twahuriye hariya mu mujyi rwagati, turahura nta na gahunda twari twabipangiye. Noneho Kizito kige Mr Bean wari uzwi cyane mu mujyi wa Kigali, nuko turicara biteye amakuru, turavugana tuti tuzahure rimwe dupange turebe, kuko icyo gihe najyari izindi gahunda nakoraga zitandukanye cyane nizo Kizito yakoraga. Gihe izange zari ziri mu mashuri kandi nawe yarafite ibindi yakoraga mu mashuri. So ku buryo rero ntabwo twaganiriye cyane. Nyuma yaho ndahunga mva mu Rwanda. Ukomeje rero kubijyanye n'uburyo namenyemo ibijyanye n'urupfu rwe, twabivuzeho ukuntu yafunzwe, ukuntu yafunguwe, akaza kuza kurekurwa, hanyuma bakavuga ko yaragiye guhunga. Jewe kuri ya tariki narabyutse mu gitondo numva bamwe mu banyamakuru bagenzi banjye bambwira ngo Kizito Mihigo yeshwe. Ntabwo mfite ibisobanuro nabivugamo, ariko nzi neza ko naherukaga kurira umubyeyi wanjye mama yitabye Imana. Uwo munsi nongeye kurira, nongeye gusuka amarira kubera ko byananiye kwihangana. Noneho nyuma yaho rero hakurikiraho gutangira kwibaza ese koko yiyahuye, niba yishwe se yishwe kubera iki, yishwe nande. Uretse ko tunabizi ko mu Rwanda kwicwa atari igihangaza. Nyuma yaho rero ntabwo byabaye ibintu binyorohera, kuko nibuka ko hari umwe mu banyamakuru nahamagaye ndamubwira nti urupfu rwa Kizito rwambabaje, ariko twakora iki kugira ngo umusanzu Kizito yaharaniye mu kunga Abanyarwanda utazapfa gusa. Nari mfite ubwoba bukomeye cyane bwo kumva ko Kizito arapfuye azapfa yibagirane nk'abandi bose uko twagiye tubibona. Nakubitaga agatoki ku kandi ni uko biri, nanabyanditse ku mbuga nkoranyambaga bavuga nti ntabwo tuzihorera dukoresheje umujinya mubi, tuzakoresha umujinya mwiza nk'uwa Kizito, ariko tugaragaze ko urupfu rwa Kizito tutakwemera ko agenda ngo yibagirane. Kandi uyu munsi ndashimira Imana nubwo tumwibuka, ariko mbona ko urupfu rwa Kizito nubwo twamubuze rwagize imbuto rutanga mu Banyarwanda. Nibyo navuga. Ikindi nuko namaze gera ku mezi 2 ntashobora kumva indirimbo ya Kizito, kuko igihe cyose nashobora kuyiplayinga amarira yarisuka. nta rupfu rwiza rubaho, yaba jenoside cyangwa intambara, uwishwe n'abihorera, uwazize impanuka
cyangwa se uwazize indwara, abo bavandimwe aho bicaye baradusabira, abo bavandimwe aho bicaye baradusabira, abo bavandimwe aho bicaye baradusabira. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira, inzira igana ikiza kiruta ibindi. Jenoside yangize imfubyi, ariko ntikanyibagiza abandi bantu nabo bababaye bazize urugomo rutiswe jenoside. Abo bavandimwe nabo n'abantu ndabasabira, abo bavandimwe nabo n'abantu ndabakomeza, abo bavandimwe nabo n'abantu ndabazirikana. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira, inzira igana ikiza kiruta ibindi. Ishema n'urukundo byanjye si ibyo mvana mu buzima bw'aha munsi, si n'ibyo mvana mu bintu, ahubwo mfite ishema ry'ubumuntu. Ndi umunyarwanda, igibanzirizwa na ndi umuntu. Ndi umunyarwanda, igibanzirizwa na ndi umuntu. Ndi umunyarwanda. Nahebe sinzi wenda nawe iriya ndirimbo wabashije kuyumva, ubona iriya ndirimbo hari ikintu kibi cyaba kirimo, wa mugani nk'uko uje nabyibaza. murakoze cyane ariko kugira ngo njye kuri iyo ndirimbo Ruben Zurambabarira gato ngo ukosore aho wavuze ko Kizito Mihigo nta zina ry'Ikristo yari afite. En fait Kizito ni izina ry'Ikristo, ni izina ry'umwe mu bahowe Imana b'i Bugande witwaga Mbaga Kizito, niwe wari muto muri bo, mu bamwe batwikiwe mu mbingo hariya tujya yitwa na Mugongo. Rero nuko yenda nashatse kubihuza nuko akenshi muri community y'Abanyarwanda tuba twumva amazina nyine za Bandereya, ba François, ya mazina ava mu bakoloni, ntabwo yari afite ayo mazina nyine. Nicyo nashatse gukomoza, ariko yari umukristo kandi akanabigaragaza. Urakoze kunkosora, nibyo twakomeza. Nibyo muri Sainte Chrétienne. Yego. Tugarutse rero ku by'indirimbo ye, iya ndirimbo igisobanuro cy'urupfu. Iriya ndirimbo igisobanuro cy'urupfu wenda sinzi niba bibakundire mukaza kuyishyiramo tukongera tukayireba. Nibyo turayikurikirana muri iki kiganiro igisobanuro cy'urupfu. Yego. Iriya ndirimbo ni indirimbo nta nubwo ari ukuvuga ngo nimbi, nta n'ikintu kibi na kimwe kirimo. Ni indirimbo nkirisitu ya mbere yari ikenewe mu Rwanda. Ni indirimbo ya mbere yagaragazaga uburyo murabizi muri Kiliziya Gatolika tugira umuco, tugira amasengesho yo gusabira abantu bapfuye. Ariko mu bigaragara mu Rwanda na n'uyu munsi guhera jenoside yaba
ngira ngo n'iyo umuntu agiye gusabira abapfuye hari abavugira mu mutima abandi ntiyemererwe kubavuga bitewe n'igihe. ndabaha urugero nihuse, uzasanga henshi misa zateguriwe gusaba abazize jenoside yakorewe abatutsi nk'uko bayita ubu ngubu muri paruwasi runaka, mu bakoraga mu kigo runaka, abari batuye ahantu runaka, abaguye ahantu runaka, ariko si abaguye nka za Kibeho kuri ya tariki 25 22 z'ukwezi kwa gatanu. Yego, ara 22 z'ukwezi kwa nk'abantu baguye Kibeho hariya. Yego. Sinari numva n'umunsi wa rimwe ku mugaragaro bavuze bati ngo paruwasi runaka ivuga iti tuzakora amasengesho yo gusabira abantu baguye mu nkambi ya Kibeho. Kuri Kizito Mihigo dukurikije ko ari umwana wavukiye muri ziriya nce za Nyaruguru donko hafi ya Kibeho, birashoboka cyane ko nk'uko yari amaze kuburira abantu baturanye abamenyi muri jenoside yakorewe abatutsi, birashoboka cyane kandi koko ndumva nta n'uwabigira, birashoboka ko yaburiye abantu yari azi muri buriya bwicanyi bwabereye Kibeho n'ubwabereyeyo za Rampuku bwakozwe. Ntabwo byabura, urumva yavukaga hano Kibeho, jenoside iba birumvikana hari hibasiwe abatutsi, ntabwo twabitindaho, ariko noneho urumva hari hashize umwaka bavuye Burundi bamaze gutahuka bageze mu cyaro hariya haguye abantu benshi byanze bikunze harabazi, kuko hari umuntu umwe wo mu gace kamwe na Kizito yarambwiraga ati Kizito nta kintu kimwe cyabereye Kibeho atarazi, uretse nari amabonekerwa tuzi ko yaberaga Kibeho, ariko ibintu byose byaberaga Kibeho burabwicanyi yarabukurikiranye. Urakoze cyane. Nashakaga nyine kugaragaza isano iri hagati y'indirimbo y'iriya ndirimbo n'amateka ye naho yari atuye. Ni ukuvuga ngo we harageze akavuga ati none se ni gute nzibuka gusa niba baragiye ku ishuri ari abana, akajyana hakaba harimo abo bateranya agapira bazize jenoside yakorewe abatutsi, hakaba harimo abo bateranya agapira bazize ubwicanyi bwa Kibeho. Urumva nk'umukristo yageze aravuga ati nzavangura roho nsabira kugeza ryari, none se bo nzabigenzana. Ahimbira iya ndirimbo aravuga ati nabo ni abantu ndabasabira, natwe nabo ni abantu turabasabira, bazize urugomo rutiswe. Mu by'ukuri usibye ubuyobozi buvangura bukavangura n'abapfuye, noneho bukaninjirira fonctionnement n'imyemerere y'amadini, bukaza gushaka kudutegeka no kuvangura roho dusabira abo dusabira misa, naho ubundi iriya ni indirimbo yari ikenewe, yari condition sine qua none mu kugaragaza ko Kiliziya itagomba kuvangura roho isabira. Nicyo nayivugaho. Murakoze. Ngira ngo rero nibyo iyi ndirimbo uwo ngo yari Marieme abivuze ko abitekereza, yenda mbere yuko dukomeza tugaruka kuri indirimbo igisobanuro cy'urupfu, hari nk'amagambo akomeye ubona ko mu by'ukuri yabaye imbarutso nk'umuntu warokotse jenoside yakorewe abatutsi. Urabizi ko mu Rwanda barakubwira bati ni jenoside yakorewe abatutsi, nuzanamo ko hari ubundi bwicanyi bwabaye ubwo uraba ukoze amahano, urabizi ko babyita gupfobya. Noneho kuba yari noneho n'umuntu wacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi, byabaye ikibazo byonyine kuba yaranditse avuga ngo nta rupfu rwiza rubaho yaba jenoside cyangwa intambara. Bivuga ngo we kuri we, kandi reka mbabwize ukuri, nanjye gutya muri iki kiganiro ndababwiza ukuri ko bikunda kundya cyane iyo abantu bakoresha izi mvugo nyine zo kuvuga ngo jenoside. Yewe yo nkurikije abantu twaburiye muri biriya byaba guhera muri 1994 Mata, kuva indege ya Habyarimana ihanuwe kuzamuka kugera mu myaka za 2000 abantu bagipfa kugeza n'uyu munsi. Noneho Kizito nawe akabihuza juste nuko mbitekereza. Niyo mpamvu navuga ko yewe byankuza ahantu avuga ati nta rupfu rwiza rubaho yaba jenoside cyangwa intambara, nta rupfu rwiza rubaho. Ngiye nkanongeraho ngo umwe ashyirwaho indabo undi ntashyirwaho indabo. Akavuga ati uwishwe n'abihorera. Murabizi abantu bishwe mu Rwanda bihorera nyuma y'uko FPR ifashe ubutegetsi, uwazize impanuka cyangwa se uwazize indwara. Mureba abantu coronavirus iri kutumaraho uyu munsi, ntekereza ko nabo twagombye kuzafata igihe tukazajya tubibuka ati abo bavandimwe aho bicaye baradusabira. Nkabona ko mu by'ukuri umuntu
wagize gutya akavuga ati reka tuvuge ko yiyahuye akinigisha amashuka ni ikimwaro kuri we igihe cyose aho ari wagize uruhare mu rupfu rwa Kizito ntabwo navuga ngo yiseka uruje ni yenda wakomeza kuko yingize kuri Kizito akenshi birangora guhagarara abagize uruhare mu rupfu rwe njya nibaza niba bajya baryama bagasinzira buriya abanyarwanda imbaga n'imbaga n'abanyamahanga bakunze ikindi gihe ntekereza ku bantu bapfuye noneho bakuvangura abapfuye kandi amahano njye mbyita amahano ni jenoside ebyiri niko mbibona guhera muri 1990 abahutu barishwe kuva muri 1994 abatutsi habaho jenoside y'abatutsi nabyo ndabyemera gukomeza muri 1997 muri Kongo ikibeho n'ibindi bice byinshi byo mu Rwanda twarishwe noneho kubabuza no kwibuka abantu babo bapfuye ngo mujye mwibukira munsi y'igitanda nabyo birababaje indirimbo rero ni indirimbo nziza cyane yari ikenewe kandi yakanguye abanyarwanda benshi kandi ibaha iranabaruhura mu mitima abari barabujijwe kwibuka ababo bararuhutse kuvuga urupfu nta rupfu rwiza rubaho abantu bose barababaye impamvu rero twarababaye nibyo uruje reka nkwibutse ko akenshi abantu dukunda kwibanda ku bahutu n'abatutsi ariko tujye ko hari n'abatwa kandi abatwa nabo babaye victime n'abanyamahanga baguye muri abanyamahanga yego oui n'abanyamahanga n'abanyamahanga bara nabo batwa mugani hari uwiburiye ahantu yari afite wenda nk'ikiraka cyo kugemura n'izo nkondo ze hari uwiburiye umuturanyi nose ibintu by'iwacu biteye agahinda ariko ikintera agenda kurushaho uyu munsi ni kuvangura kwaberekeje ikibabaje kurushaho ni ukuvangura nyuma yaho impamvu Kizito yabizize njye mvuga ko ari ukuri yazize ibyo yaririmbaga byose ni ukuri ibyo yaharaniye byari ukuri kugira ngo abanyarwanda bose babashe gukora deuil babashe kuruhuka mu mitima mu gihe cyose ibyo bintu bitazaba ntabwo abanyarwanda baziyunga kutubwira ko biyunze ni ukubeshya kuko hari abakibabaye kugeza kuri 90 na kangahe na 4% ngo nibwo biyunze noneho mu minsi yashize babonye ko bashyizeho na ministeri ngo ni 90 ntabwo bishoboka nikose bwiyunge metre mwe mwarayibonye bamwe mufite muzaza natwe tujye kwipimira dature ko tubona bimwe ahubwo ira ministeri baza iguhaye mahiyeme buriya ntabwo wayiyobora ngo uyishobore iriya ministeri yenye rero nabanza ngakubura abantu bo mbese nabanza ngakubitamo umweyo n'igitiyo n'ingorofani ngakubura nkamaraho abantu bose bashyigikiye abishe Kizito wakubura ushatse kuvuga ko se nawe oya ntabwo nakubura njyana mu nkiko nakubura nganisha mu nkiko abantu bose deja abishe abo bihoreye ngakubura abantu bagize uruhare mu bwicanyi bwa Kibeho abajyanye abantu mu nama bakabitabisha Imana itari yanabahamagaye kuko iyo bahamagara wese ashobora kumuhamagarira iwe bakabitabisha ku ngufu mu minsi yashize hari umuntu waduhaye ubuhamya tubwira ko hari ngo n'abasore bagiye gupakira none na n'ubu baracyapakira ngo bari bagiye gupakira bimbaze kuko ndabizi bakihagana ngo za Kisaro je pense n'ahandi nkagaruka no ku bantu barenganye none urangiza ngashyiraho ahubwo uburyo buha buri munyarwanda wese kwibuka yeruye mu cyubahiro agacana buji akatura akavuga ati ngicaniye ntuza wa mugani wa urujeni bitaga mu gitanda matanga ubutabera kuri bose kuko ibyo bitabayeho ibindi byose ni ugushushanya ni ukubeshya ariko ngira ngo ni nabyo Kizito yanagarukagaho yagaragazaga ko mu by'ukuri ibyabaye ntabwo byagombye guhengamira uruhande rumwe niyo yari message yarumvikanaga uruje ariko nyine impamvu bihengamira uruhande rumwe ni uko ubutegetsi dufite mu Rwanda bwagize uruhare muri ubwo kwica abaturage cyane cyane ab'abahutu ntabwo bashaka ko bivugwa kuko bibahindura les criminels bashobora kwisanga mu nkiko ugasanga bavuye kuri ubwo butegetsi bariho icyo rero ni ikibazo mu gihe cyose rero ibyo bintu hari umuntu ukibivuga wese aba yishyira kuri risk hari umuntu w'inshuti yanjye ejo bundi wambwiye ariko ngo njya ndeba ibintu ukora ngo buriya ngo uzatinyuka usubire mu Rwanda ngo uhakandagiye ngo bahita bagutambika nangwa amaguru ari hejuru umva nk'icyo kintu cyonyine kuba yumva ko kuba hari icyo uvuga utagombye gusubira mu Rwanda kandi nta kintu kibi nigeze nkora
uri kumva nibyo oya no ubundi c'est simple urugeni Rubens biroroshye ubundi hari intambara iri hagati y'ukuri n'ikinyoma iyo ngiyo ihoraho yamyeho kuva isi yaremwa izanabaho ari kugeza isi irangiye rero ikibazo dufite mu Rwanda n'ubuyobozi bwubakiye ku kinyoma ibihembo byose amagarade yose ni nko wafata nyine umusirikare utarakandagiye mu ishuri wagiye ku rugamba agace gashoboka ubundi wenda akarukora kuri telefone cyangwa ntanarukore warangiza avuga ati utiriyeto nawe generali majoro sinzi icyo ukazamura amapeti igihe cyose ahora afite ubwoba ko numushyira ku rugamba nyarugamba ngo aruyobore atazaba ari à la hauteur donc umuntu wese wazana ngo kandi uriya muntu areye amapeti bamuhaye ayamuhaye atayakwiye agomba guhita mwica rero n'ibyacu ni nka gutyo bimeze ntakwiri gushakishiriza kure iyo ubuyobozi bwubakiye ku kinyoma kiba cyarafashe esikariye niko abantu bavuga ngo ikinyoma gifata esikariye gifata ascenseur plutôt ngo ukuri kukazafata esikariye kukazashyira kukagerayo ntabwo ushobora kubundikira impfu z'abantu de millions ntabwo none si imfubyi basize none se abapfakazi basize uzabigira utese niyo wakwica basigaye n'abasigaye bizavugwa kandi biragaragara ntabwo uzavuga ko abantu biyevapoye nka essence mu kirere ntibishoboka hari hageze ngo ukuri kujya ahagaragara kandi kugenda kuhari muracyakurikirana rero ikiganiro ni Karibu Time ikiganiro tubagezaho ni ikiganiro kidasanzwe tugaruka muri Kizito Mihigo umuhanzi yewe sinjya mbona ururimi namuvugamo uyu munsi ariko bagize imyaka 40 y'abakiriho ni umwanya ntekereza ko iyo umuntu wundi ageze mu myaka 40 agenda mu kigero kimwe na Kizito ashaka kumurushaho imyaka mike ntimuze kumbaza imyaka yanjye ariko ni igihe mu by'ukuri cyo kuba umaze kumenya gutekereza kumenya kuba uriwe guhuzagurika bya bindi byo mu bugimbi byararangiye umaze kumenya utinderekeza bikarangibutsa Kizito Mihigo agifungurwa mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru yababwiye ati burya imyaka umuntu abagezemo kuba narafunzwe n'igihe cyose natakaje ati nagombye kuba mfite umutambukanyi ati ubu ngubu gahunda yihutirwa no kujya gushaka umugore amarezo mabamwishe bitaragerwaho reka twongere twifuriza isabukuru nziza Kizito Mihigo ariko abantu turi kumwe muri iki kiganiro Rujeni ndetse na Bahiyeme tunibaze tuti uyu munsi iyo Kizito Mihigo abakiriho reka twibaze ukuntu yari guserebura anniversaire yasenda yari kuba yarabashije kuva mu gihugu yari kuba kiri mu gihugu se Bahiyeme urabitekereza gute tubibare nkaho ariho yagize imyaka 40 turebe ukuntu yari kuserebura ubundi iyo umuntu yagize anniversaire mu Rwanda ubundi aserebura gute tumira abantu mugakanda amazi bigenda bite yewe mpa ikizami kigoye kugitsinda ariko reka ngerageze buriya iyo utanga amanota avec Clémence wenda urampa nka 6/10 mu Rwanda nabo basigaye baserebura neza mu gisirimu nk'icyandi hose n'ibipirizo n'utuntu tw'utugofero na za birthday zitatse mu nzu Kizito rero Kizito yari umuntu utuje koko ku bantu benshi bamubonaga wenda nko mu itangazamakuru ariko yaranasetsaga cyane kandi yari umuntu uzi kwizirwa akanezerwa akabigaragaza rero ntekereza ko imyaka ye 40 nkurikije ubuzima yabayeho mu Rwanda n'ibyago yahuriyeyo nabyo ifungwa rye rya mbere no kuba ifungwa rye rya mbere byaramweretse ko adafite uburenganzira bwo kuba umuhanzi uwo yari we imbere mu mutima donc nge ntekereza kuko byari kumera kose yagombaga guhunga kiriya gihe donc ngewe ndi kwizihiza ari hanze y'igihugu yendi imagine ko yari kwizihiza ari hanze y'igihugu afite umutambukanyi ariko bya bindi yasohotse muri gereza yifuza ari kubera bigezo donc ari ko afite umutambukanyi namvaga yari ko afite umutambukanyi wenda Imana yaramuhaye umugisha n'umwana ibyo sinabita kubera ko nawe yagaragaje ko yabyifuzaga hanyuma ariko ni yaba afite umwana ari ko afite nk'umwaka umwenda oui quelque chose comme ça on va dire ça comme ça noneho nkumva ko wenda yari kwizihiza ariko akabyuka mu gitondo akajya mu misa agashima Imana yamutambukije ibyo byose
hanyuma agahamagara inshuti n'abavandimwe atavanguye amoko nk'uko mu bumuntu yari yarataye ubwoko asigaranye ubumuntu yego mu bumuntu umwe agatumira inshuti abaturanyi abanyarwanda wenda bari kuba baturanye aho yari ari abakirisitu na padiri wari kuba yasomye misa mu gitondo probablement akaza mu rugo bagakora fete akamanza wenda akaririmba indirimbo yo gushima Imana yari kuba yarahimbye yari kuba yarikoreye indirimbo y'imyaka yari kuba yarakoze indirimbo yo gushima Imana ibyamutambukiye yari kuba yarayikoze pe hanyuma bagashima Imana ubundi bakizihirwa bagafeta kuko hari abantu bazi nubwo mu gitabo yanditse ko ageze mu Rwanda kubirebana na misa yatunguwe no kubona misa zo mu Rwanda ziri beaucoup plus spectaculaire par rapport na misa yari amenyereye muri Europe ariko ntekereza ko bitari kumuza kame mu gushyira indirimbo y'ibyishimo none iyo page yo gushima Imana bakayifunga ubundi bakija vema mu munezero afu nuko mbitekereza niyo shusho mbibonamo murakoze. Abakurikirana iki kiganiro muraza kuza kutwihanganira ubundi umuntu iyo yapfuye urababara ariko iyo dukurikije uburyo Kizito Mihigo ibyo yakoze ibyo yadusigiye na rezilita y'urupfu rwe nubwo tutarwishimira ariko tugomba kumwenyura abaririmba muririmbe aho Kizito Mihigo ari ndahamya neza ko atureba nawe akanezerwa akavuga ati abantu narapfuye ariko bagerageza gukomeza itara nubwo tutabikora nk'uko yabikora ukunze neza ko yabikoraga neza. Urujeni wowe utekereza ko iyi anniversaire yari kwizihiza gute? Njyewe ntekereza ko yaba kiriho yaticwa ntabwo nabivuga ntabihuje no kwifuza ngo yaba FPR itari ingoma yica abaturage ifunga abaturage mu bitekerezo ndetse no yaba ibyo byose bitari byo akaba kiriho njye ntekereza ko yari kuba yarahimbye izindi ndirimbo uyu mu myaka 40 akayiserebura wenda akora konseri yego nta konseri nziza harimo abamukunda bose ubundi akayikorera hese iyo konseri urumva nahiyemewe aravuga ati ntabwo ari kuba kiri mu gihugu urumva ari kuyikora he nko kuri Stade Amahoro cyangwa i Paris hehe kuri jewe yaba yarakiri mu gihugu byari kuba byiza kuko indirimbo aririmba n'indirimbo z'abanyarwanda zifasha imitima yabo n'ubukristo bwabo zifasha abanyarwanda kandi mu byifuzo bye no mu gitabo iyo ubisomye ubona ko yifuzaga kuba mu Rwanda ahubwo bamugiriye nabi gusa yagiye kuhaba bamugirira nabi birababaje cyane yabaye muri Europe yari kuhaguma ariko yahisemo gusubira mu Rwanda muri we yifuzaga kuba mu Rwanda ntekereza ko iyo konseri yari kuyikorera nk'ikibeho aho yavukiye iyo possibility shoka bayemewe nawe urumva bihura c'est possible birashoboka yego c'est possible kuko njyewe nk'umukristo nemera ko impano afite irimo imwe mu bitangaza murabizi ko habereye amabonekerwa n'ibintu byinshi hari abantu benshi babonye impano n'imigisha idasanzwe ubwa mbere Bikira Mariya atangira kubonekerwa muri 81 ntekereza ko nawe ari muri abo bana ntekereza ko rero yaba akiriho ibyo byose aho ngaho rwose nkongereye inota rube nawe uri mushyo ako kantu ko guhuza anniversaire y'amabonekerwa ya Kibeho na anniversaire ya Kizito ntekereza ko ari mu mugisha Bikira Mariya yazaniye u Rwanda muri uwo mwaka jewe rero biragoye kugira ngo ndimagine ariko nanjye nari kwifuza ko yari kuba kiri mu Rwanda yarakoze indirimbo nyinshi yagakora igitaramo swat byari kuba byiza icyo gitaramo wamugani kibereye Kibeho ivuko ahari cyo nakwita nk'ingoro y'ubukristo nyarwanda noneho ariko akaza kuza no kuba gukata keke nge nka nimagine wa mugani nka Mariye kwenda ari kuba afite umutambukanye cyangwa se umugore wenda twite bishoboka ko wenda yari no kutumira muri iki gitaramo abantu twagiye tubona nk'abibonye ko yagiye atumira ba premier ministre ba Makuza bakaza mu bitaramo yari kuba yatumiye na President Kagame birashoboka ntawamenya kuko mu bintu nabonye Kizito namwigiyeho bikomeye cyane nuko murabona abantu muri kamere muntu akenshi ntabwo dukunda gukunda abanzi bacu reka bari ko mbivuga
Kizito Mihigo nubwo waba umurwanya murabizi abantu bagiye bavugwa Bamporiki n'abandi bantu bagiye bahangana mu bijyanye n'umuziki cyangwa se ntibahuze ariko yari abafitiye urukundo havuga ni rero nta gitangaza cyuko muri iyi sabukuru y'imyaka 40 Kizito ari kuba yizihiza yenda yashatse umugore cyangwa umugore atwite cyangwa se yamaze kugira umwana agakora iki gitaramo yari gutumiramo bari abantu bose bagiye bamurwanya n'abariya mwagiye mwumva bagiye bakoresha uko bashoboye kose kugira ngo bamushyire hasi ibyo ntabwo mbishidikanya uwo mwijima ujya upfukira n'urumuri uragatsindwa n'ubutagatifu uwo mwijima ujya upfukira n'urumuri uragatsindwa n'ubutagatifu Yohani 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 yarabyanditse urumuri rwaje mu mwijima Yohani yarabyanditse urumuri rwaje mu mwijima umwijima urangura rupfukirana uko kuri yari yarakuvanye mu kuboko k'umwami kandi rero nta mugayo yari inkoramutima ye koko kandi rero nta mugayo yari inkoramutima ye koko uyu munsi dufite umushyitsi w'Imena abenshi musanzwe muzi n'abatindiye rero ndagira ngo abasuhuze ubundi dukomeze ikiganiro cyacu ndabasuhuje cyane Eugenie nkanasuhuza na Mukunzi Vincent mufatanyije ikiganiro njye nitwa Gatebuke nkaba nishimiye kuba muri iki kiganiro aho tujye kuganira ku muvandimwe wacu Kizito Mihigo wishwe umwaka ushize ariko tukaba na rimwe tuzigera tureka ngo yibagirane ibikorwa bye tutemera ko bitsigera byibagirana kandi n'ukuntu yishwe n'ukuntu yababajwe tutazigera dureka ngo byibagirane ntabwo tuzigera tumukorera injustice yo guhishira no guhishahisha no gufatanya n'abamwishe mu guceceka cyangwa mu gukora ibikorwa bitavuga ukuri mu kuri yazize duharanira ukuri Kizito Mihigo yazize muri iki kiganiro rero turibanda ku butumwa bwa Kizito dusesengura bimwe mu magambo yagize tunasaba abadukurikira kuzasangiza iki kiganiro nabo bagakomeza bakwirakwiza ku isi hose haba ari mu Banyarwanda haba ari no mu banyamahanga ubutumwa yaharaniye ukuri yaharaniye kugeza ubwo anicwa abizira kandi mboneyeho no gushimira René Claude Mugenzi wegeranyije amabaruwa yamwohererezaga ari muri prison avuga ku buzima bwe n'ibyamubayeho nanjye namushimiye cyane ndashimira abantu bafashe ubutumwa bwa Kizito amabaruwa ya Kizito inyandiko za Kizito bakaziteranya bakazikusanya bakazikoramo igitabo uburyo abantu abifuza kubona Kizito wanyawe Kizito wuzuye Kizito badaca amashami bamubona muri icyo gitabo nibyo bamubona muri iki gitabo abatarakigura
nababwira ntibazagerageze rwose bakigure buri wese afate kopi kabisa nanjye nuko hari aho agira ati amahoro arambye ava ku mutima ugira impuhwe ubabarira kwihorera biduheza muri muzunga y'urwango ubugome n'urugomo. Avuga ko yamenye amahoro ubwo yafungwaga mu 2014 muri Mata. Nibyo na nyuma y'uko afungurwa yarabivuze Kizito ko agifunze yumvaga ariho afite amahoro cyane kurusha afunze nako afunguwe. Uretse ko atanafunguwe baramugize gusa baramubitse bamukuye mu ntuza muri prison ntoya y'inzu bamujyana muri prison nini y'igihugu cy'u Rwanda, igihugu kiyobewe n'inkotanyi, igihugu inkotanyi zafashe ku ngufu zikomeje gufata abanyarwanda ku ngufu zigafata n'abanyamahanga ku ngufu. Kandi iyo mvuga gufata ku ngufu si gufata igihugu gusa ku ngufu, hari no gufata abantu abagore kubafata ku ngufu. Ibyo ni ibintu bakora muri Banyahe, ibintu bakora muri Congo. Ibyo rero Kizito bamukuye muri prison nini bamushyira muri iyo nako prison ntoya bamushyira muri iyo prison nini, ashatse no gusohokamo nyine baramwica. Gusa jewe icyo nanjye numva ndabyemera ko ibintu byo kwihorera ni biduhoza muri muzunga y'urwango n'ubugome. N'iki nicyo gituma hagomba kubaho ubutabera bukuraho kwihorera, kuko iyo umuntu atabonye ubutabera ashakisha kwihorera. Niko kuri rero Kizito yari afite bwo kuvuga ati kugira ngo tuve mu kwihorera, kugira ngo tuve muri no muzunga, kugira ngo habe ubwo bwiyunge ubwo bumwe, ni ikintu hagomba byanze bikunze. Ngiye ni ibintu nkomeza kuvuga, hagomba kubaho ukuri, hakabaho ubutabera kugira ngo haze amahoro, noneho haze ubwo bwiyunge. Nibyo rwose ubutabera nibwo bwonyine bushobora kuzana amahoro arambye kandi bugakuraho kwihorera. Hanyuma yakomeje agira ati mu mwaka w'1998 ubwo nari muri seminari yashinze korali, abenshi bayijemo bari abatutsi. Noneho nyuma muri iryo shuri haza kuza abana b'abahutu, bamwe muri bo ababyeyi babo bakekwagaho kuba abajenosideri. Bamusabye kwinjira muri korali, ndabemerera kuko bari bafite amajwi meza. Kwinjira kw'abahutu byateje umwuka mubi, bintera kubona ko sosiyete nyarwanda irwaye indwara yo gushyira abahutu bose mu gatebo kamwe babita abajenosideri, umuco mubi waranze interahamwe. Kuko abatutsi bamwe ntibashakaga abahutu bagenzi babo, baraje baramubwira ngo kuki yinjijemo abahutu muri korali. Yabasubije ko bahujwe n'urukundo rwo kuririmba Imana apana ivangura ry'amoko. Aha rero niho natangiye urugendo rwanjye rwo kubabarira no gukira ibikomere natewe n'intambara, nkifuza no kubisangiza n'abandi. Amahoro yiyumvishemo atangira kubabarira, yumvishe ashaka kuyasangiza n'abandi nabo ngo batere iyo ntambwe. Nibyo icyo kintu d'abord kivangura nicyo. Jewe nanashimiye n'ayo magambo yakoresheje yuko abo batutsi bashakaga kuvangura, bitwaraga nk'interahamwe. Nibyo nta kundi, hari n'abagitwara ko kandi na n'ubu nibyo hari abakibikora na n'ubu. Ibyo bintu byo kwivangura, ibintu byo kwishyira hejuru, ibintu by'ubwibone, ibintu byo gushaka no kutumva undi muntu cyangwa no kubabeshyera, abirirwa biruka ku bantu babafungisha babaziza ubusa cyangwa se bakanabica n'iki. Ibyo ngibyo ni ibintu byerekana ko nta gaciro baha ubuzima bw'umuntu. Iyo uha abantu agaciro, iyo uha ubuzima bw'umuntu agaciro, wumva umuntu ntago ureba ubwoko. Kuko mbere yo kuba abahutu na mbere yo kuba abatutsi na mbere yo kuba abanyarwanda turi abantu d'abord. Aho rero niho Kizito ibyo bintu yavuze, iryo somo yahakuye, ni ikintu cyiza cyane, ni ikintu gifasha. Ikindi korali ni nk'ikipe y'umupira cyangwa se ikindi kintu abantu bashobora guhuriramo ari groupe bafite ikintu bagomba gukora bagendeye kuri talent na competence na skills umuntu afite, gushyiramo umuntu ukurikije ubushobozi bwe.
ntabwo ugenda urebeye ku bwoko. Ni nacyo cyerekana ubucucu n'ubugoryi ku bantu bavangura amoko cyangwa abantu bajya mu bintu barimo kugenda bareba amoko. Iyo ugiye kureba, niba tuvuge ngewe nko guhitamo ikipe y'umupira, njye ndareba abantu bazi gukina, nibo turakina, ntabwo ndareba urubuhe bwoko buri iki, kuko ujyanywe no gukina. No muri korali ujyanywe no kuririmba, abazi kuririmba niba ufata. Niba urimo kwigisha, urigisha bose. Niba uri umuganga, uravura bose. Ibyo bintu byo kuvangura ni ikintu cyerekana nyine nk'uko yabivuze, ibyo ni ubuterahamwe, bwaba ubuterahamwe bw'abextremiste b'abahutu cyangwa ubuterahamwe bw'abextremiste b'abatutsi. Ibyo ngibyo ni ikintu rwose nanjye mushimira. Ikindi, ikintu cyo kubabarira, bya ni ikintu cyiza cyane. Kubabarira biraruhura, kuko umuntu yaba yarakubabaje kose cyangwa se cyane cyane umuntu kintu cyangwa n'ubwoko, ubusanzwe ari ubwoko kuko bwakubabaje, uretse ko ibyaha bikorwa n'abantu. Iyo warangije kubabarira uba waruhutse, ariko kubabarira ntabwo bikuraho, nanone kimwe navuze kare, ntabwo bikuraho accountability, ntabwo bikuraho ko umuntu wakosheje agomba gufata intambwe, agatera intambwe, akagira icyo abikoraho. Ushobora kubabarira ukicecekera, ushobora kubabarira mbese ushobora kubyitwara mu buryo bwinshi, ariko wowe daboro uraruhuka, kubera ko umutwaro ntabwo ari ngombwa kuwugendana, nta n'ikintu ukumariye. Umutwaro w'akababaro ntabwo ari ikintu umuntu agomba kugendana. Yakomeje anavuga ngo mu mwaka w'ibihumbi 2003 yagiye kwiga i Burayi, aho byatumaga akenshi ajya mu Buruseli. Ageze mu Buruseli natangajwe no kuhasanga naho hari sosiyete y'Abanyarwanda iciyemo ibice bibiri, Abahutu n'Abatutsi. Abatutsi bashyigikiye ingoma ya Kagame. Bose baranyakiriye neza kuko abenshi bakundaga indirimbo zanjye. Abo naganiriye nabo, Abahutu bambwiye ukuntu FPR yishe bene wabo benshi nyuma ya Jenoside. Abatutsi abenshi bakekaga ko ndi l'enfant de Kagame à cette époque. Banyigambagaho ukuntu babaye mu gisirikare, ukuntu bishe Abahutu mu Rwanda no muri Kongo, batazi ko mfite n'inshuti z'Abahutu. Uri kumva ibyo bintu? Ibyo ngibyo na experience. Iyo experience benshi twagiye tugira, bahura n'abantu bakirekura, bakavuga ubwicanyi bakoze. Iyo ufite ubumuntu ntago wegerana n'ibyo bintu by'ubwicanyi cyangwa se ngo uvuge ngo ni okay cyangwa ngo ubishakiriza excuse, kuko iyo umuntu akubwiye ko yishe cyangwa se ashyigikiye cyangwa ukabona umuntu ikintu cyo gushyigikira abicanyi, buriya kuri njyewe mbona ko aho ngaho uwo muntu aba akeneye ubufasha, ariko ntabwo akeneye kumukingira ikibaba, ntabwo akeneye excuse, akeneye ukuri, akeneye ko kumushyira imbere. Kizito icyo nakunze kuri icyo ngicyo nuko icya mbere abivuga uko biri. Hari abantu badashaka kuvuga amoko, hari abantu bashaka kwitwara nk'amoko atabaho, hari abantu badashaka no kwemera ko habaye za Jenoside mu Rwanda. Ntabwo ushobora kuvuga ngo habaye Jenoside utemera no kuvuga amoko cyangwa amoko abaho. So Kizito ni umuntu wabibonye, yarabyiyumviye, yifitiye ubuhamya bwe direct kandi nta muntu yahakanyije. Ibyo rero ni ikintu cyiza cy'uko ikindi we yajyaga mu bantu bose kubera ko ari abantu. Abantu ni abantu, ntabwo abantu ari ubwoko. En 2010, en créant la fondation Kizito Mihigo for Peace, je veux que la mission soit la même de mon vivant et après ma mort. Je veux que la paix et la réconciliation cessent d'être seulement des slogans politiquement corrects au Rwanda, mais que les Rwandais comprennent que ce sont avant tout les valeurs humaines dont chaque individu a besoin. Pour moi, la tolérance n'est pas le pardon et la sécurité n'est pas la paix. Ntabwo yabeshye, aho wenda numva message yaravuze ngo ko ari ngo amagambo ngo ya political correctness. Donc
byo kwishushanya byo kwishushanya kwiyorobeka kwigira mbese kwa kundi umuntu aba arimo kuvuga ibintu atari ukuri abizi ko atari ukuri ariko kubera ko biri correcte ngo mu Rwanda aho ngaho niho nkosora ntabwo ari mu Rwanda gusa no muri diaspora niko bimeze no hanze y'igihugu ayo n'amaterime akoreshwa abantu bagiyemo n'abantu message ya Kizito ngewe ni nacyo icyo ngicyo cyo kuvuga ko yashakaga ko bibaho igihe ariho na nyuma abantu benshi basigaye bitwaza Kizito kugira ngo bishushanye kugira ngo noneho ugasanga umuntu reba nk'uyu munsi Kizito yavutse umunsi Kizito yavutse ugasanga abantu baramuvuze umunsi wose ntabwo bavuze ibintu byamubayeho bavuze ibindi byose bavuze indirimbo bavuze ayo seminari yizemo yavuze ayo mashuri bavuze ukuntu yari umucuranzi w'igitangaza n'iki ntibavuze imyaka y'itandatu ya nyuma y'ubuzima mu myaka 38 imyaka 6 mu myaka 38 ntabwo ari myinshi kandi ni nayo yajyanye ku rupfu rwe noneho ngo noneho barimo kujya mu ntuza mu mahoro ngo no muri za ntuza niyo reconciliation no ntibishoboka ntabwo bishoboka niba udashobora no kuvuga ukuri kuri Kizito misiyo ya Kizito ntabwo ushobora kuyikora ibyifuzo bya Kizito rero kugira ngo bigerweho tubigereho twebwe tubikore tugomba byanze bikunze d'abord kuvuga ukuri kuri Kizito kugira ngo message ya Kizito nayo igende mu kuri message ya Kizito yo kuva muri muzunga yo kwihorera ikomeze niyo message no gushaka justice umuntu ntabwo ashobora kutubeshya ngo akunda Kizito adashaka justice ya Kizito twumve ko noneho azashaka ukuri na justice bijyanye kuri ayo mahoro yavugaga kuko yabivuze ko koroherana tolerance ntabwo ari amahoro ubutabera bugomba kubaho uburenganzira bw'umuntu bugomba kubahirizwa kuko nyine bikunze iby'amazu maremare n'ibindi byose uburenganzira bw'abaturage butubahwa bukomeza buhonyorwa bituma batagira ibyishimo na bimwe muri bo nta nicyo bimaze ayo mazu ntacyo amaze icyo bimaze rwose Kizito yarakoze cyane ngewe nshimira message ye nshimira kutarya iminwa kwe kandi nkanashimira n'abantu bakurikiza bagendera kuri message ye nabo batarya iminwa batabeshya badafata ukuri ngo bagushyire ku ruhande badafata ubutabera ngo babigire nk'ibintu bitagomba kuvugwa cyangwa bitagomba kubaho kandi abantu berekana Kizito nyawe Kizito wese niba mucemo ibice niba mugira insina ngufi ngo bamuce amakuba mukata amakoma cyangwa se ngo bamutemaguremo ibipande cyangwa se ngewe rimwe na rimwe hari ibintu abona nibyo nita kujya kunyukanyuka imva ya Kizito ibyo bintu abatabikora ndabashima ababikora nabo ndabagaya cyane kandi nk'uko nabivuze nta muntu utikosora nizere ko bazabikosora d'abord ukuri kw'ibyo bintu ko ibyo bintu atari byo batakunyurira ukuri utaguca inyuma sinzi niba yarakundaga ama birthday cyangwa ino minsi mikuru abantu bakora ariko niba yarabikundaga ntazashobora kubikora niba atarabikundaga nabwo nta option afite yo kubyanga icyo rero tukizirikane kuri uyu munsi w'isabukuru ya Kizito kuvuga Kizito tukavuga birthday ye ntituvuge ukuntu yababaye cyangwa uko yishwe ni nk'uko twajya kuvuga Martin Luther King tukamera nk'aho agihari tukitwara nk'aho agihari kandi adahari yarishwe bamuvukije ubuzima akiri muto tekereza abagize imyaka 40 aha wenda yaranashatse yaranabyaye ubu ariko mu myaka 6 yose ubuzima bwe bamushyize muri prison kugeza ubwo banamwisha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu w'iki gitaramo twakoreye Kizito Mihigo.
iyo ataba yarishwe uyu munsi yari kuba agize imyaka 40. Nifuzaga rero ko twarebera hamwe urupfu rwa Kizito Mihigo, niba hari isomo rwaba rwarahaye abanyarwanda, uruhare twagira mu kongera kubanisha abanyarwanda nyuma y'ibyabaye, cyane cyane wenda dukurikije message yadusigiye, uburyo ukuri yazize. Marie-Aimée, hari icyo wabivugaho? Urujeni, urakoze cyane kandi nongera gusaba abantu badukurikiye kutaza kuturakarira ko turimo kuvuga Kizito tumwenyura duseka. Reka Rubeni, urakoze. Kubirebana n'akamaro, justement ni ukubera akamaro urupfu rwe rwagize. Urupfu rwa Kizito rweretse abantu ko dufite ubutegetsi butinya ukuri tusemproma, butabereyeho kurengera abatutsi, butabereyeho ikindi kintu kiniki, ubereyeho kurwanya umuntu wese uvuga ukuri, gucarenjinga ikinyoma bwimbitse. Urupfu rwa Kizito rwahumuye amaso abantu muri ubwo buryo, kuko yari inoffensive, sinzi ukuntu umuntu yabivuga mu Kinyarwanda. Yari umuntu uharanira ibyo yaharaniraga. En fait, urumva dufite guverinoma ngo yitwa iy'ubumwe, harya si uko yitwa iy'ubumwe pe. Ahubwo ibikorwa bye byaranforsaga iyo nyito y'iyo guverinoma, ariko muri contradiction bumwica kubera ko yashoboye gutanga message yagombaga ahubwo kuba yanasimbura iryo zina, yikaba message igaragara ijyamo. Byahumurira abantu benshi. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, urupfu rwa Kizito rwatumye tumenya byinshi n'abanegereje n'abatari babizi y'inzira y'umusaraba n'ikigero ntagereranywa cy'ubugome bwa leta iri hariya. Icya gatatu, urupfu rwa Kizito ni nk'igiti cy'inganzamarumbo, ni ka kabuto kagwa mu gitaka kakazazamukamo igiti cy'inganzamarumbo kikera imbuto nyinshi abantu benshi basaruraho. Njya mvuga, iyo mvuga gatoya nkavuga nti Kizito Mihigo igiti cy'inganzamarumbo, imbuto zisarurwa na bose, rukundo ruzira ikizinga, rukundo ruzira gutoranya, wanze amacakubiri, wanze ubutagatifu buvanze, wanze kuba umufarizayi, wanze kwambara inkweto hejuru y'igisebe, watubereye umuti, watubereye itara, nta cyagusimbura. Iyo mbivuga kuko message yirenze izo abapasiteri batanze, yirenze izo Kiliziya yatanze, irenze byose, noneho yanarenze imbibi z'u Rwanda. Ibyo bintu ntekereza ko ni nka bya bindi ngira ngo Yezu yavuze ngo iyo urubuto rutaguye mu gitaka ngo rubore, ruguma ari rumwe. Ariko we yaguye mu gitaka, none uyu munsi isi yose iramuzi, uhura n'abantu n'abakakubwira ati ariko batiri rufa mega mero rugose la chante comment ça se fait qu'il se suicide. Ugatubwira uti reka ugasobanura bakabimenya. Rubenzi, ngira ngo ntabwo bitandukanye cyane n'ibyo Marie-Aimée yavugaga. Jewe ku giti cyanjye hazita z'urupfu rwa Kizito wese yazibona, ngira ngo n'abamwishe babibonamo ko mu by'ukuri baribeshya bikuruye umuvumo, kuko niyo urebye nyuma y'urupfu rwa Kizito ubona abanyarwanda benshi. Twari dufite ikibazo mbere y'uko Kizito agira, sina Kizito wenyine wagize uruhare mu bijyanye no kunga abanyarwanda, hari n'abandi bantu benshi bagiye bagira uruhare, ariko ubona Kizito yarabaye unique biturutse byose nyine muri ziriya tara yari afite, no kuba leta yaramwibeshyeho ko azayikorera kugeza irundutse, ariko siko yari ameze. Noneho ngiye nkavuga nti kiriya gihe mbere y'uko Kizito apfa, donc atangira gufungwa, ibibazo by'umuzi ni jenoside yakorewe abatutsi, abantu bose bumvaga ko ni jenoside yakorewe abatutsi, ibyo abahutu bapfuye mujye muceceka. Noneho kanabona ko
abantu bitwa ko bacitse ku icumu bumvaga ko ibyo babwirwa buri gihe ibyo bashyirwa mu matwi FPR yarabarokoye FPR n'iki bakayumva buri gihe nk'umucunguzi. Urupfu rwa Kizito rwatumye benshi mu bantu bacitse ku icumu bahumuka amaso yo kuvuga ngo ese burya ko twari tuzi ko yenda iyo umuhutu apfuye twumva ko yenda ari uko yenda yagize uruhare muri jenoside yahunze burya byaba no kura umwana wacu cyangwa se umuntu wacu ese burya ibintu yavuze bishobora no kumuhita. Byahumuye bitari gusa abanyarwanda muri rusange ariko byibuze abacitse ku icumu babonye ko amazi atari yayandi. Ntabwo mbavugiraho abakurikirana iki kiganiro mu byumve rwose nubaha Kizito nubaha n'abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi, ariko ndashimira cyane benshi mu bacitse ku icumu bavuze bati buriya ibintu uko twabitekerezaga siko bimeze. Iyo ni impact imwe mbona ikomeye cyane. Ariko Rubenzi pardon ntabwo ari guca mu ijambo, ntabwo ntekereza ko ari uko babitekerezaga, donc ngira ngo babonaga ukuri, kuko niba wari utuye muri ziriya nce za Kibeho urugero ntanga ukabona abantu bahice barimo abana impinja abari mu nda za nyina bari ku ntugu za base etc ahubwo ntekereza bari babizi ariko wenda babyirengagiza se agahinda kagatuma bavuga ati nabo nibabone cyangwa bakabyirengagiza cyangwa n'uw'umukristu ufite ubukristu buri ku kigero nyakigero agatekereza ati nyamara n'akariya n'akarengane ariko akabura imbaraga zo kubyatura. Rero Kizito kubyatura kwe kwahaye imbaraga benshi zo gusohoka muri icyo gikonoshwa cy'ubwoba no kwadimeta mu by'ukuri uko situwasiyo imeze. Hari n'abandi barenganye bagize akababaro nk'ako bahuye nako, ngira ngo nk'imbuto turanazibona. Urabona abantu bitwa bakarasira, abantu bitwa bayidamange wumvise message yari clear cyane. Jewe nagize gutya ndavuga bibaho ko dushobora kubona undi muntu utari Kizito ushobora kuvuga message nk'iriya akavuga ati abanyarwanda twarababaye twarababajwe, twese dukeneye kugira ngo twicare hano tuvuge tuti ibi byatubayeho, dusabane imbabazi, duhoberane, twongere kuba umunyarwanda umwe. Yenda narondogoye ngana ku musozo w'icyo nakwita impact y'urupfu rwa Kizito, nuko jewe nafite ubwoba bw'uko Kizito azapfa akibagirana. Ariko uyu munsi ndashimira Imana kuba uyu munsi dushobora kwicara tugataramira Kizito, tugacuranga indirimbo za Kizito. Abantu baracyafite Kizito muri bo, n'abamwishe ntekereza ko ahubwo aribo bahangayitse cyane kurusha twebwe tumuvuga, twebwe twirwa tumusingiza tuvuga ibyiza yakoze. Gusa nanone uruje n'ubyangare ntabwo nabura kugaya abakoresha nabi mu by'ukuri message ya Kizito, kuko hari n'abandi ubona bashaka kuyikoresha mu bundi buryo kugira ngo bagaragare, bamenyekane, bakundwe. Oya, jewe ibyo bintu nzabirwanya nabyo, kuko uzanyuranye na message ya Kizito ntabwo nzakorana nawe mu byihanganire. Umuntu utekereza ko Kizito yamukoresha mu bundi buryo, twarababonye hari abantu babikoresha politike, babikoresha. Oya, Kizito mumugira umunyarwanda. Nifuza ko umunsi umwe igihe ibintu bizaba byarahindutse mu Rwanda, nibiba ngombwa nanjye umusanzu nzawutanga, suzubake stati ndende cyane ya mihigo Kizito. Niba bizaba ikibeho, niba bizaba mu mujyi, ntago mbizi, ariko icyo cyifuzo Imana nibona ko nzaba nkiriho, tuzakora stati y'uyu mugabo kimwe n'abandi bose bagize uruhare mu guhuza abanyarwanda. Imana mwifurije amahoro, aho muri hose mwifurije amahoro n'ubwiyunge, mwiyunge n'Imana nyuma yo kwiyunga. Igitaramo cyacu cya Kizito Mihigo, indirimbo twavugiyemo ni iyi ndirimbo y'amahoro y'Imana Kizito Mihigo yadusigiye. Kwifuriza amahoro namwe aho muri hose,
n'ubwiyunge bwa nyabwo. nibyo Urujeni indirimbo turi gukurikirana yayise amahoro y'Imana Kizito Mihigo. Iyi ndirimbo urumva ukuntu ifite injyana nziza, ifite injyana ariko cyane cyane ifite ubutumwa. Ifite ubutumwa kuko hari aho avuga ati tutari kumwe nta butabera bushoboka, kandi arabizi neza ko ubutabera bukenewe kugira ngo ubwiyunge bw'ukuri nabwo bushoboke, n'amahoro y'ukuri atari amashyikirano ashoboke. Ndasaba buri muntu kuri iki kiganiro kuza gusubira inyuma akayicuranga, agerageza ashake, ariko munayumve mwihishe da, ibyo aho ngaho birakaze ngo muyumve mwihishe, hatagira batambikana akazavuga ati Mareme yaradushutse muri Karibu Time, muyumve mwihishe ariko uyumve ugumana amagambo nyine bitewe n'aho uri. aravuga ati mbifurije amahoro n'ubwiyunge. Iri ni ijambo rikomeye, niba ari ikintu kibaho kikunda kungwa ku mutima iyo azanyemo iri jambo ubwiyunge, akavuga ati amahoro y'Imana. Hari abantu batajya baha agaciro kumva ko bari amahoro, kumva nta mbunda nta ibyo ni Abanyarwanda turabinyotewe kongera kubaho turi mu mahoro tukabaho mu bwiyunge, utareba ngo umuntu n'uyu n'iki urwango. Burya uretse n'urwango rw'ibyabaye, hari igihe abantu bagirana urwango rw'ubuzima busanzwe, amashyari. Urujeni yabonye impamyabushobozi ntarayibona, yabonye umugabo, yabonye abana. Ibyo bintu abantu twagombye kubirandura mu mitima yacu, kuko twagombye kubana amahoro, tukabana mu rukundo rwuzuye. Urujeni iyi ndirimbo ngewe ndayigutuye nyinshi n'Abanyarwanda mwese mwakunze Kizito, kuko niyo message navuga ko yadusize. Urakoze cyane rwose, uvuze ibintu byiza cyane, aho aba Banyarwanda bazajya barebana ntakubonemo umuhutu cyangwa ngo akubone umututsi cyangwa ngo akubonemo umutwa, akakubona Abanyarwanda. Wenda ntabwo ari ngombwa ko twakundana twese kuko byagorana, ariko tukubahana tukagira ubwo bwiyunge. Ikintu cyiza nanjye nkunda gutindaho, ntabwo abantu dukeneye gukundana, uretse ko Kizito we yatubwiraga nyine no gukundana, ariko niba twegeraga no kubahana kandi tugakundana gikristo, nibyo bintu nibyo gikristo. Nanone Urujeni ntibagirwe ko hari Abayisilamu hari n'abandi bantu bo mu yandi madini. Nubwo utaba umukristo, nubwo utagira idini, wubahe mugenzi wawe. Mbese kubibona n'abemera abapfumu, n'abemera yego c'est simple en fait. Ariko nagize icyo nabivuze, yavuze ijambo rimwe, yaravuze ngo umuntu buruta ubunyarwanda. Donc umuntu nyamuntu nibura, ibisigaye kubaha mugenzi wawe, kumukunda, urukundo ni ijambo rigari cyane, ariko nibura gira rwa rukundo rutuma nimuhurira ku nzira babaye ufite icyo wamukorera ukimukorere. Niba ari umuturanyi wagakomanga tumunyinshiriyeho kandi ntegereje abashyitsi we kuvuga ngo harya reka ndebe hari ibyo ubundi rusha iryo zuru ryawe hari ubundi ubwo cyo muri ibyo uvuga uti umuturanyi yangezeho wakeneye umunyu bastanda mu nk'umunyu ndabaje kureba izuru ryanjye ngo nyine umunyu ubusi izuru umwana we imodoka igiye kumugonga bafu ndamufata mutabare kuko buriya umuntu ntabwo agizwe n'izuru gusa, hari ibindi byinshi. Izuru kubera ko nyine iyo umuntu byamuyobeye gushyira umuntu muri utwo tw'amoko, ugerageza gushakira muri iryo zuru ngo mushinya ngo bwa busutwa bwose. Kristo ubumwe bwacu twiyobore, komeza utubere umurinzi, natwe tubumwe rwose nk'uko wabivuze, nk'uko ubumwe na data. Amahoro mwese bana b'Imana, mbifurije amahoro aho muri hose, mbifurije amahoro n'ubwiyunge. Wiyunge n'Imana nyuma yo kwiyunga n'abo mubana, wibuke kandi no kwiyunga nawe ubwawe. yazimizaga indirimbo ze zari clair ku buryo ubundi dusanga tumenyereye abahanzi bahanga bakazimiza bagashyiramo icya kinyarwanda gihani. Reka da niyo usomye igitabo Marie Menda waragisomye kundusha,
uriko nanjye nagisomyeho usanga akoresha imvugo zumvikana ntabwo ari za mvugo usanga wavuga ngo buriya urabona nka Yezu yavugiraga mu migani ariko Kizito ntabwo yavugiraga mu migani yavugaga ibintu byose ku buryo butomoye buruje we yaharinaga rwose kwiyunga guhamye kandi n'amahoro arambye ku banyarwanda impamvu message ye yari claire iyi ndirimbo rero tuyituye abanyarwanda bose iyo bava bakagera abamukunda kandi abatamukunda buruje ariko nawe ntukaribagirwe kuko abatamukunda kumenya bayikeneye cyane hari abantu taramo ni icyabamukunze ni icyabamwibuka nidese utakunda Kizito abatamukunda abamwishe ahubwo bagira isoni abatamukunda icyo nababwira mugira isoni aho muri hose kandi ibice ubundi abamukunda muryoherwe n'indirimbo amahoro n'ubumwe bigaye kuko urabona Kizito yarapfuye turi kumwizihiza turi kumucelebratinga mwembi nimugira amahirwe bakabaherekeza bizaba birangiriye ariko umugabo n'uyu nguyu niba byumvore niba wavuze ngo waba usize inkuru ki ku musozi kuza muri ino si ukazayisiga uko wayisanze nta kintu na kimwe abantu bazakwibukiraho rero ubwo niba wumva uvuga ngo Kizito yarize cyangwa se yariyawe yirigije amashuka shemo ni mu cyongereza niko babivuga cyangwa se birako aho kugira ngo nyisigeho umwanda nk'uwabamwishe nsige abantu bose bavuga ngo nagenda n'ubundi yishe Kizito yewe nasiga ntacyo nkoze wenda bakabura icyo bavuga ariko ntibavuge ibibi yego rwose reka mbwira abayobozi ba Kiliziya Gatolika Nyarwanda kandi banyihanganire sinkunda ibintu by'uburyarya mu rupfu rwa Kizito bagaragaje ubugwari bwo ku kigero cyo hejuru Kizito yari umwana w'intangarugero mu bana ba Kiliziya by'umwihariko mu rubyiruko ni ukuvuga ngo apfuye yishwe ntago ari igihugu gusa cyabuze umuntu Kiliziya yabuze umwana w'intangarugero wari intangarugero kuri barumuna ufite impano kandi waririmbye nyinshi cyane za Kiliziya ubwo ndicaye ntegereje akamesaje gaturuka kuri Kiliziya kabwira nk'umubyeyi ngo abwire abana bati bana banjye mwapfushije umuvandimwe wanyu w'intangarugero nimwihangane ashwi ndahebye ntegereje akamesaje ntegereje message igenewe ubuyobozi isaba investigation ziri approfondie ku rupfu rwe rwagaragajwe mu buryo buri particulier kandi bigaragara ko cyari kinyoma ndahebye none nge ndibariza ese mubyeyi wacu Kiliziya Gatolika Nyarwanda upfusha umwana umwe muri benshi kandi umwana waruzwi umwana wari intangarugero umwana wagenderwagaho ntuvuge uti yemwe bana musigaye muri mukuru wanyu dore aragiye ariko mugumane ubutumwa yatanze wabigenje ute ese mubyeyi wicirwa cyangwa umwana wawe bateza urubwa ko yiyahuye ntuvuge uti yewe nimukore nimucukumbure nimukora nketi icukumbuye tumenye ibyo ari byo bite byawe umubyeyi wacu Kiliziya Nyarwanda biti icyo kintu cyarankomerekeje cyane nabonyemo kuba gito par rapport na message ese mubyeyi umwana yaririmbye indirimbo z'Imana zigacurangwa mu Kiliziya zawe ahantu hose kuki wemeye ko bazetufa uyu munsi kuzicuranga bikaba bitakenewe ni kubera iki ni iki kiri cyari kirimo hanyuma ndanibwirira abayobozi babyinanye nawe inuma muri za Serena aho hose ese kuki yapfuye mukananirwa no gutanga na message yo kwihanganisha umuryango rero ikiganiro cyacu tugisorereje aha turabashimiye cyane kongera kwifuriza isabukuru nziza Kizito Mihigo imyaka 40 ntabwo ari ubusa tuzakomeza kwizihiza isabukuru zawe Kizito Mihigo tuzakomeza kugukunda tuzakomeza kugutaramira tuzakomeza kuririmba indirimbo zawe tuzakomeza kuvuga urukundo wasize uturaze abatazarugira tuzakomeza guhangana nabo kuko tuzi neza ko hari abatarugira hari n'abatarwifuza ariko nabo bazagera igihe babyumve uruje ni Marie-Aimée mwakoze cyane ngira ngo twasoza rwose tubashimira n'abakurikiranye iki kiganiro
nanjye nasoza kandi nongeraho akantu kamwe gusa, nihanganishije umuryango wa Kizito Mihigo n'inshuti zamumenye za hafi, n'inshuti ze za hafi, kuko ntekereza ko kumenya umuntu w'igitangaza nka kuriya akarangiza ubuzima kuriya mu buryo bubabaje bishobora kuba ari igikomere gikomeye kirenza kuri twebwe bamumenye mu ndirimbo. Ndabakunda muri hose. Mwakoze cyane, umunsi mwiza, isabukuru nziza Kizito Mihigo.